mujya mwumva inkuru njya nkunda kubabwira ngo mama yabwiye umucuzi aramubwira ati ncurira impeta ninzajya nyireba nishimye bijye bintera kubabara ninyireba mbabaye bintere kwishima. Umucuzi aragenda abwira umuntu w'inshuti aramubwira ati umwami yashatse umutwe wanjye ariko yashatse impamvu ituma azanca umutwe yabonye impamvu ifatika. Ati yambwiye ngo mucurire impeta ngo nazaba yishimye nazajya yireba yahita ababara ngo kandi nababaye ajya ahita yishima. Ndamubwira ati ariko icyo kizamini yaguhaye kiroroshye cyane, genda ushake izahabu ikwiriye umwami, ibisigaye bimparira uzaze nkugire inama. Igihe kigeze rero amaze kuyishongesha izahabu nziza yayibonye, araza aramubwira ati mbwira ukuntu nzakora ya mpeta. Aramubwira ati genda uyicure neza, wandikemo n'amabuye y'igiciro, wandikemo ngo nibi nabyo bizashira. Arayicura yandikamo ayo magambo ayishyira umwami, aramubwira ati rero mwami, iyi mpeta ndakubwira bya bindi wansabye ifite maji izajya ibigukorera. Umunsi umwe rero umwami yakoresheje umunsi mukuru, ibirori birimbanije, abantu barimo kumuhimbaza, barimo kuvuga ukuntu akomeye, barimo kuvuga ukuntu afite umumaro. Arebye ya mpeta abona handitseho ngo nibi nabyo bizashira. Hari umunsi bazaba batakikubyinira, hari umunsi bazaba batakikuvuga, hanyuma arijima. Ariko undi munsi ibibazo biravuka mu bwami bwe, ingorane ziba nyinshi, biramugora, abura uko abigenza. Arebye kuri ya mpeta aramubwira ngo nibi nabyo bizashira, nibi rero nabyo bizashira. Haleluya. Mwihanganeho gatoya, nibi nabyo bizashira, na korona nayo izashira. Twongere duterane twisanzuye kandi n'urusengero rwacu noneho rumeze neza, noneho duhimbaza Imana nta kidukoma imbere. Amen. Rero mbasubiriremo kugira ngo nabo tutabanye be gusigara inyuma nk'umunwa wo hasi. Murabizi nyambabwira urwenya umuntu yanyoye amata aryoshye, hanyuma arangira avuga ati ariko aya mata yararyoshye. Umunwa wo hasi murabizi uba uri inyuma y'igikombe cyangwa inyuma y'icyansi. Tugiye murantere nibereye inyuma y'icyansi. Ubwo rero abatarashoboye gukurikira muri iki cyumweru dore uko byagenze. Murabizi uyu mwaka dufite intego turimo kwigaho yo kuvuga ngo mutware intwaro zose z'Imana. Dusanga mu Befeso ibice 6:13 havuga ngo mutware intwaro zose z'Imana ngo kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe ku munsi mubi, ngo kandi byose birangiye ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe. Haleluya. Uyu mwaka wose tuziga ku gutwara intwaro z'Imana. Hari ikintu gikomeye cyane kijya kimbabaza. Abakristo benshi iki kintu cyo gutwara intwaro z'Imana ntabwo bakigishijwe, ntabwo bazi kwirwanira urugamba. Umukristo ararwara ati reka njye gushaka pastori, yagira ikibazo ati kereka pastori ansengeye. Reka mbabwire ikintu kimwe. Umukecuru umwe yigeze kumbwira, arambwira ngo pastor, ngo nsengera ngo mwebwe muri abakozi b'Imana, Imana irabumva. Ndenda kukubwira ikintu kimwe mwene data, uko Imana inyumva niko nawe kumva, kuko Imana ntirobanura ku butoni. Ushobora kwisengera iyo wize gutwara intwaro zose z'Imana. Ushobora kwirwanira urugamba iyo abadayimoni baguteye. Ushobora kwirwanira urugamba iyo abadayimoni bagufatiye umwana. Ushobora kwirwanira urugamba iyo abadayimoni baje mu rugo rwawe. Hari igihe abantu ngo bateza n'amahembe ngo kajya atera amabuye ngo kajya agira gute. Iyo uzi gutwara intwaro zose z'Imana ibyo ushobora kubyirwaniriza. Niyo mpamvu Imana itubwira ngo mutware intwaro zose z'Imana mushobore guhagarara mudatsinzwe ku munsi mubi. Haleluya. Tumaze iminsi twiga intwaro z'Imana. Murabizi dufite intwaro 7 z'umukristo, intwaro 5 zo kwirindisha n'intwaro 2 zo kurwanisha. Izo kwirindisha mutware agakiza nk'ingofero, mutware gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mutware ingabo yo kwizera ariyo tuzimisha imyambi yaka umuriro wa mubi, mukwete inkweto zo gutwara ubutumwa bwiza, mukenyera umukandara w'ukuri. Izo ni intwaro 5 zo kwirinda. Ariko mwibuke ikintu kimwe nababwiye, muri izo ntwaro zose nta ntwaro ikingira ibitugu, kuko ntabwo turi suppose, ntabwo dutekerezwaho yuko tugomba guhindukira tugahunga Satani. Ntuzacike intege mu rugamba urwana na Satani. Hari abajya baza akambwira ngo pastor, ngo urabizi ngo Satani arakomeye, ngo aragushuka, ngo akakugerageza, ngo ukikubita hasi. Ntabwo Yesu yigeze avuga ko Satani azadushuka tukikubita hasi. Yesu yaravuze ngo murwanye Satani azabahunga. Ariko ubona abakristo benshi babayeho nkaho Yesu yavuze ngo muhunge Satani kuko azabarwanya. Ntabwo ari twe duhunga Satani, ni uduhunga. Ujye uhagarara imbere ya Satani umubwire ngo Satani vi imbere yanjye, kuko Yesu yaravuze ngo murwanye, ni wowe ugomba kumpunga, sigiye uzaguhunga. Ushobore guhagarara udatsinzwe ku munsi mubi. Haleluya. Hanyuma tukagira intwaro 2 turwanisha, iy'ijambo ry'Imana niyo gusengesha umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Izo ni intwaro 7 z'umukristo. Iyo uzambaye neza
umutwe wawe utwikiriye neza, igituza cyawe kimeze neza, wakubiseho umukandara wawe, washyizeho inkota yawe, wakwesa ingwesha, imyambi yaka umuriro, turaswa na wa mubi. Uwo ni umurongo wa 16 mu Befeso. Gutwara kwizera, twabonye yuko inkingi ya mbere yo kwizera ni ukumenya Imana yawe. Haleluya. Kuko buri ikiduha kunesha ntabwo ari imbaraga zacu, ikiduha kunesha ibyaha ntabwo ari imbaraga zacu, ikiduha kutagwa mu byaha ntabwo ari imbaraga zacu, ni Yesu uri muri twebwe, ni Imana tugendana. Iyo wamaze kumenya Imana yawe, iki cyumweru twize ubwo Mose yaragiye kujya muri Egiputa, Imana yabajije Imana ayibwira ngo Mana, ninjya muri Egiputa nzababwire ko iyi Mana yabasekuruza yitwa ngo iki? Iramubwira ngo nitwa Ndiho. Ariko buriya mu Kinyarwanda babihinduye nabi, bagomba kuvuga ngo uzagenda ubabwire ngo nitwa Ndi, I am, je suis. Umuntu umwe yabivuze neza, aravuga ngo iriya ni sheke isinye ariko itujuje Imana yaduhaye. Iravuga ngo nugera mu kibazo ujye wuzuza iyi sheke, ushyiremo icyo ukeneye, kuko ndi Imana ishobora byose. Hanyuma twabonye abantu bagiye bayuzuza. Wa mbere twahereyeho n'umuja wa Sarayi witwaga Hagari. Nyirabuja yamwirukanye, ntiyamuha impamba, ntiyamuha n'imperekeza, aragenda, ageze mu butayu ariheba, yicara ku iriba, ngira ngo yisabiye gupfa. Ngo yumva Imana iramuhamagaye iri mu ijuru, amubwira ngo Hagari, muja wa Sarayi, urava he ukajya he? Ibintu bitatu. Icya mbere, imuzi izina. Icya kabiri, izi naho avuye kwa Sarayi. Icya gatatu, iramubaza ngo urava he? Aho yavaga yari ahazi, ariko yajyaga ntawe yarazi. Imana iramubwira ngo ibibazo bindi byose ushobora kubisubiza, ariko icyo udashobora gusubiza reka nkigusubirize. Subira inzira wavuye, ugende usange nyokobuja Sarayi, wemere gukora ibyo azagutegeka byose, kuko uri umuja wa Sarayi. Uherega uriyo mukobwa ubundi niwe wari wikozeho. Yabonye amaze gutwara inda ya shebuja. Njya mbibwira abagabo, uwo munsi uzaryamana n'umukozi wo mu rugo, uzamenye ngo umugore wawe ubwo yasuzuguritse, kuko umukobwa waryamanye na shebuja asuzugura nyirabuja. Iriya nkuru ya Hagari muzayimege, mujye muyigenderaho. Ariko n'ikindi cya kabiri, nubona umugore wawe yarakaye, ntuzamubwire ngo uyu mukobwa amukoresha icyo ashaka, ashobora kumutwika. Aburahamu yafashe Hagari aramubwira ati ngaho mujyane, si we wamumpaye, ngaho mujyane. Sarayi yamwirukanye atamuhaye impamba habe n'imperekeza, n'umushahara w'uko kwezi ntawe yamuhaye. Ariko Imana iramubwira ngo Hagari, reka mbanze nkukosore, subirayo ujye uwumvira ibyo nyokobuja kubwira. Icya kabiri, jyewe ndi Imana yawe, nkuzi izina, muhamagara mu izina. Noneho ngo Hagari biramutangaza, aravuga ati ariko se ya Mana na hano yahamboneye, ngo iriba yari yicayeho aryita iriba rya Jehova Rahayiroyi, Imana ihora indeba. Haleluya. Dufite Imana ihora itureba. Aho wajya hose ujye umenya ngo ubugewe mfite Imana indeba. Ndababwira inkuru imwe y'abana banjye kera, bari bansabye umuturu ngo batware imodoka, mbashyiramo bagenda bazunguza vora. Turagenda tugeze ku muhanda, ndababwira ngaho rero nimusubire mu rugo. Umuturanyi twari duturanye yari afite ibibwa binini, babona ibibwa biri ku muhanda bibatera ubwoba. Noneho umukuru muri barampamagara ngo dadi, ni karame, ngo ziriya mbwa wazibonye? Ntinazibonye. Ngo tugiye kukureba nawe ureba imbwa. Buriya rero dufite Imana itureba kandi ikareba n'imbwa zenda kuturya. Hagari aravuga ngo iri ni iriba rya Jehova Rahayiroyi, Imana ireba. Yamabwira ariko twajya turirimba kera tukajya mu mwuka, Mana yacu si impumyi, irareba, Mana yacu si impumyi, yo irareba. Umunsi naretse kuba umuvugabutumwa nzajya ntera chorus. Hanyuma ariko uyu munsi ntabwo ariyo job mfite. Undi wa kabiri twabonye ni Aburahamu. Aburahamu Imana imuha ikizamini gikomeye, iramubwira ngo genda ujye ku musozi wa Moriya, ngo ntambire y'umwana wawe Isaka, umwana wawe w'ikinege. Ntabwo Isaka yari umwana w'ikinege kuri Aburahamu, ariko yari umwana w'ikinege kuri Sarayi. Cyari ikizamini gikomeye cyane kuri Aburahamu, kuko gutamba Isaka nawe yari yitambye. Yaravuga tumva uyu mwana ndamutwara ndamutamba, ariko ningaruka nanjye Sara arantamba. Iminsi 3 ngo yagenze urugendo rw'iminsi 3, nibwira ko iriya minsi 3 byari nko kubambwa ku musaraba. Ariko aragenda ageze kuri Moriya, aho yagombaga gutamba igitambo cy'umwana we. Imana iramubwira ngo Aburahamu, ikizamini nashakaga kureba
uragitsinze. Nashaka kureba niba koko ushobora gutamba umwana wawe ukemera nawe Sara akagutamba. Hari abantu b'ibiharamagara nibo tugiye kuziga muri iki cyumweru kije, ariko reka ne gusimbuka maze mbabwire n'ibindi twarebye. Aburahamu aho hantu yahise ngo ni Jehova Jire, Imana ituma biboneka, Imana izana ibisubizo. Ikintu nkundira hari ahantu Imana yari yamwohereje ku musozi wa Moriya. Ubundi Moriya bivuga Imana iduhahira. Imana imwohereje ku musozi w'Imana iduhahira, asiga ashyizeho igicaniro cy'Imana ituma byose biboneka. Ariko mwavuze ngo amen. N'utu dupfukamunwa turakaburabura. Ntabwo abantu bashobora guhimbaza Imana bambaye agapfukamunwa ngo ubundi ntunabibona, niyo banezerewe ntubibona. Kubwiriza abantu bambaye agapfukamunwa ni nko kubwira amasitatiyo, ntabwo byoroha cyane. Ngira ngo nukujya munyuzamo mukazunguza amaboko ko iminwa y'ubundi ntabwo umuntu akiyibona. Hanyuma turangije, nyuma ya Aburahamu tubona Mose ayoboye Abayisiraheli ngo abagendesha iminsi 3 mu butayu, ngo babura amazi, inyota irabica. Ngo noneho bageze ku kidendezi cyari gihari cya Mara, ngo banyoye ku mazi yaho basanga arasharira. Umva ikibazo, wagenze iminsi 3 inyota irakwishe, ugeze no ku mazi usanga arasharira. Ubuzima kuri benshi nuko bumera. Ava mu kibazo akajya mu kindi, ava mu ipana akagwa mu muriro. Yirukana umugore ugugu nigufwa akazana urimira bunguri. Ariko ngo Imana iramubwira ngo urabizi Mose, ngo niki nacyo ndagihindura, ngo amwereke igiti, ngo acisha miryacyo, ngo agitaye muri y'amazi, ngo amazi araryohera. Imana yacu igira ibisubizo. Ku musaraba wa Yesu byose yarabirangije, za Mara zacu zose yazikuyeho. Hanyuma ngo ho hantu, ngo Imana ibwira Mose ngo mbwirira aba bantu ngo ibibasharirira byose ndi Jehova Rafa, Imana ibakiza indwara zose. Haleluya. Ibyo ni isomo twabonye. Hanyuma nyuma yaho tubona Mose atwara abantu bageze ahantu hitwa Refidimu, ngo abamareki baraza barabasanganira barabarwanya. Hanyuma Imana ibwira Mose ngo bwira Yosuwa afate ingabo ajye kurwana n'abamareki, nawe wicare ku musozi n'inkoni y'Imana usengere bari abantu reba icyo ndi bukore. Ngo banesha abamareki, bamaze kubanesha ngo Mose yubaka igicaniro. Imana yamubwiye ngo ubyandike bibe urwibutso ku bantu bose ko ari jyewe mu intambara y'Irefidimu itatsindiwe mu kabande, yatsindiwe ku mavi ku musozi. Ngo Mose arandika aravuga ngo iki ni igicaniro cya Jehova Nisi, Imana ihora iturwanirira. Mu ntambara zose uzahura nazo, uzabwira ikibazo kikuri imbere ukibwira utumva wibeshye, mfite Imana indwanirira kandi uzahura nayo. Nizamura ukuboko kwayo wakibazo uzabona kaga. Haleluya. Nigeze gukanga umuntu yashatse kuntera ubwoba, yasetsa abantu mwabwira ntimwari mwabona imbeba itera ubwoba injangwe. Umuntu ambwira ibintu mbewe nariko nabizi ntuzi ikintu. We ntabwo uzi Imana yanjye, ntabwo uzi Imana yanjye, nta kintu ushobora kuntwara Imana yanjye itabikwemereye. Kandi ikindi cya kabiri, niyo wagira icyo ntwara uzahura nayo. Mbona umuntu agize ubwoba, arambwira ngo kuki utekereza nabi, ngo urumva nakugirira nabi, nowese kwambwira ko ushobora kuba umuntu mubi, ninagira ngo utazabyongera. Hari Imana yacu iturwanirira, ntihazagira umutera ubwoba, ntihazagira n'ikintu kigutera ubwoba. Jehova Nisi, Imana ishinga ibendera, warihagarara munsi ikajya ibwira ibikwegera byose ngo uritonde, uyu muntu arashinganye, afite Jehova Nisi, twe turashinganye. Haleluya. Hanyuma turangiza, izina ribumba yo yose abantu benshi bajya baririmba batazi naho riherereye. Adonai Elohim Shama. Hari abantu benshi batazi aho Shama iherereye. Abakristo benshi bakunze kunyandikira bwa muri rwo pastor ngo iri jambo Jehova Shama iriba hehe. Ni umurongo wa nyuma urangiza igitabo cya Ezekiyeli. Imana yaramubwiye ngo uyu mudugudu muzawite ngo ni umudugudu wa Jehova Shama, Imana ihari. Umva mwene data, aho uzajya hose uzamenye ngo hariho Jehova Shama. Nta hantu na hamwe uzajya ngo usange Imana idahari. Niyo wagera kure aho abantu batakuzi. Njya mbabwira, hari igihe twigeze kujya mu giterane muri Amsterdam. Kuriya rero iriya migi y'Iburayi ugiye ushobora kuhagwa utazi Jehova Shama. Ahantu twanyuraga tujya kuri sale, kuri conference hall twari gukoreramo nini cyane, yakira abantu barenze 20,000. Hari muri red zone. Ibyo bita red zone mu Burayi ni ahantu haba ni quartier y'indaya, ariko indaya zaho ntabwo ari nk'ahantu muri koridoro, zo zihagarara hariya muri vitrine,
ugasanga umukobwa arahagaze yambaye agasutiye n'agakariso ahagaze gutya nyine, ukagenda ugacaho kuri vitrine ugatoranyamo uwo ushaka, ukagenda ukiyandikisha bakaguha icyumba ukishyura. Noneho twarahanyuze njyewe nabanje kwibwira ngo ni amapupe ari muri vitrine, mbaza abantu twari kumwe ndabona ari amapupe ko mbona ari mazima, barambwira ati ubundi ndiyo kubwiye ko ari amapupe bariya ni abakobwa. Ati hano ni muri red zone baracuruza, ni business itanga n'imisoro. None rero umugana umwe aribeshya ntiyamenya ko tugira Jehova Shama. Tugeze kuri hoteli arakata asubirayo, aragenda arakodesha, afata umwe aramurarana. Bukeye mu gitondo baramubwira ati rero hano ni tarifu, ni ibiciro bitagibwaho impaka. Ngira ngo byari nk'amadolari nka 600 niba atari 700 nkaho. Haravuga ati ntibishoboka, ijoro rimwe amadolari 700. Baravuga ati nta mpaka, urishyura cyangwa ni polisi. Igihe akiri mu kujijinganya polisi birahageze Pandagari, baramutwaye bamugejeje aho kuri polisi, bahamagara conference center aho twari turi, bati hari umuntu wanyu hano waje ararana n'umugore, hanyuma none yananiwe kwishyura, muzana amafaranga mu mugombore. Bahita babwira ati twebwe conference turimo bene abo ngabo ntabwo bahagera, ntabwo ari conference ya bene abo ngabo, mugomba kuba mwibeshye cyangwa yatubeshyeye. Ariko bene wabo bagana kuko bari babizi, baterateranya amafaranga, baragenda baramugombora, baramubwira ati fata ati cyo usubira iwacu wadusebeje. Hari abantu bibwira ngo hari ahantu bazajya ngo Imana itareba, Imana izagukoza isoni aho utatekerezaga ko hakorezwa n'isoni. Jehova Shama, naho uzajya batakuzi Imana ibihari, ntuzakora ibyago ntawe ukuzi. Niyo baba batakuzi Imana irakuzi kandi ishobora kuguhana. Uwo ngo rwose uwo munsi ubwo yaramukosoye, ndizera ko yihannye niba agira umutima. Ariko hari n'igihe uzagera ahantu batakuzi nawe utazi iyo ujya, Imana ikubwire ngo don't worry, nagutanze hano, aho ujya ndahazi, igufata ukuboko ubona ugezeyo. Jehova Shama, haleluya. Ibyo rero nibyo tumaze iminsi twiga. Iki cyumweru tugiye gutangira iyindi nyigisho, ubwo yari Samariya batarakurikiye iki cyumweru cyose. Tugiye gutangira indi nyigisho yitwa intwari zo kwizera. Iki cyumweru cyose tuziga intwari zo kwizera. Mugaruke hahandi mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11, hari inzu bajya bubaka nko mu Burayi cyangwa n'ahandi, cyane cyane muri Amerika niho bakunze kubikora, icyo bita Hall of Fame. Abantu babaye ibirangirire, wenda bagira za Google n'ibindi, muze kugenda mwandikemo NBA Hall of Fame, mureba abantu barimo. Abantu baba barabakinnyi ba basket bibirangirire, bibirangiranwa, bibimenya bose, bakagenda bagashyiramo ifoto ye n'ibyo yakoze, n'ibyo yagezeho, n'ibitego yatsinze, n'amafaranga yinjije, n'ubuzima bwe. Hall of Fame. Ikintu nkundira Imana nayo ifite Hall of Fame, ifite ahantu ishyira amazina y'abantu bayinejeje, ikavuga ngo yes, uyu nguyu mumurebe, uyu nguyu ni umuntu nshima, uyu nguyu ni umuntu w'igitego, uyu nguyu ni umuntu w'igitangaza, uyu nguyu ni umuntu wanejeje umutima wanjye, mumushyire muri Hall of Fame. Haleluya. Buriya igice cya 11 cy'Abaheburayo ni Hall of Fame, ni intwari zo kwizera ab'Imana yandikishije. Ariko reka mbabwire ikintu cyiza, ntabwo Imana yafunze igitabo. Haleluya. Paul Gitwaza yigeze kwivugira ikintu, abantu baramukritika cyane, yaravuze ngo ngo turacyandika ngo igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Abantu baravuga ngo nguriya mugabo, ngo Bibiliya yarangije kwandikwa, nguriya mugabo yigereranije. Ndavuga ariko nyamara ibitabo by'ibyakozwe n'intumwa biracyandikwa. Kubera iki? Kubera ko cyarafunguwe ariko nticyafunzwe. Abakozi b'Imana baracyakora. Hall of Fame y'Imana harakinjiramo amazina, n'iryawe rishobora kuba ririmo. Biterwa no kugendana n'Imana yawe, biterwa n'ibyo uyikorera. Kandi twese twanditsemo, kuko muri Hall of Fame ni akanimero gatoya gusa baduhaye, ni agapaje kamwe, kuko biranditse ngo umunsi w'amateka, ngo abazima n'abapfuye barazuka, ngo barazamuka, ngo noneho ibitabo birabumburwa, ngo abari banditse mu gitabo cy'ubugingo bose. Haleluya. Hall of Fame y'Imana. Aba bantu rero hari ibintu bibiri Imana ibatubwiraho. Iratubwira ngo icyatumye nandikisha izi ntwari zo kwizera bakazishyira mu gitabo. Abaheburayo 13:7 haratubwira ngo mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana. Ushatse wahindura ayo magambo ukavuga ngo mwibuke abababanjirije kera mu kugenda mu nzira y'Imana.
bakongeraho ibintu bibiri ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, nimurangiza mwigane kwizera kwabo. Haleluya. Ngo kuko Yesu Kristo ko yari ari ejo niko ari n'uyu munsi, niko azahoraho iteka ryose. Imana ya Pawulo, Imana ya Mose, Imana ya Yosuwa, Imana ya Dawidi, Imana ya Gidiyoni, Imana ya Petero, Imana iyo niyo Mana yacu. Ibyo bakoze natwe Imana ishobora kubidukoresha. Haleluya. Kandi Imana yo ntirobanura ku butoni, ibyandika mu gitabo cy'imirimo ku munsi ukwiriye, nawe uzasomwa muri Hall of Fame y'Imana. Haleluya. Kandi icyo nkundira Imana yacu ni nziza. Kera jyewe nabaye muri atletisme, twajyaga dukora entraînement mu mwaka wose, tukajya ku kibuga tukiruka, uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu bagahembwa, bagahabwa imidari, abandi mwese mugataha. Ariko Imana yacu yo nuzaza apfa kuba yarirukansa akarangiza urugendo, bose bazahembwa. Haleluya. Niyo mpamvu iyi Hall of Fame bagiye kuyisoza mu gice cya 12 baravuga ngo ubwo dukikijwe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, ngo noneho natwe twiyambura ibituremerera byose. Aya magambo njya nyumva neza. Twajyaga tujya ku kibuga twambaye jersey za university, twari dukomeye, dufite amakipe akomeye anambara neza, dufite inkweto duhinduranya, izo gukorana entraînement n'izo kwirukankana, ukagenda wambaye pantufure zo gukorana eshofoma, ufite n'izindi uza kwirukankana wambaye jersey yawe yanditseho University y'u Rwanda, ufite n'imyenda yo kwirukankanamo imbere. Igihe cyagera bakakubwira ngo mukuremo iyo myenda, turu yanyu kujya kwirukankira ageze, ugakuramo jersey ukayishyira hariya, ugakuramo za nkweto ukazishyira hariya, ukambara inkweto zo kwirukankana, ukambara agasengeri kawe n'agakabutura gatoya, ukajya muri piste ukiruka. Nicyo kigereranyo nicyo Paulo akoresha, akavuga ngo none ubwo dukikijwe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, ngo twiyambure ibituremerera byose. Ubu ndamutse ngiye kujya mu kibuga gukora kuruse, ntabwo natwara aya makanzu, ibi nabikuramo, nkambara agakabutura gatoya, nkakuramo izi nkweto, nkambara izindi zibikwiriye, hanyuma nkagenda nyine. No mu buryo bw'umwuka nuko batubwira ngo mwiyambure ibibaremerera byose, ngo n'icyaha gishobora kubizingiraho vuba. Ubu ngiye kwiruka ibi bikanzu byajya bintega, ngo noneho dusiganirwe aho dutegekwa, dutumbiriye Yesu wenyine. Haleluya. Abangaba rero nicyo bakoze, biyambuye ibyari bibaremereye, biyambura ibyari kubatega, batumbira Yesu, batumbira igihembo bazahabwa, baba intwari zo kwizera. Barangije baratubwira ngo noneho twe tugiye kwicara muri stade. Mu bintu n'injoyingaga byabagaho ni ukugenda ukicara muri stade, warangije kwiruka kuruse yawe wayitunganije, ukicara muri stade ugakomera amashyi abakirimo kwiruka. Ubu ba Paulo bararangije, ba Petero bararangije, ba Yohana bararangije, ba Mose bararangije, bicaye muri stade batureba ukuntu twiruka, kandi bakakubwira ngo ntimuzadukoze isoni. Haleluya. Reka mbabwire, niba ari ikintu gikomeye ni ukwirukanka hari abandi bakubanjirije. Yankunda kubaho urugero, hari igihe ikipe yacu ya atletisme twari muri championnat interuniversitaire, turimo kurushanwa n'abarundi n'indi kipe yari yavuye mu Budage n'andi makipe. Ikipe yacu ya Rore rwose yaratwikaga tumura umwotsi. Numvise ari imvugo y'abajeni y'iminsi, yaratwika. Ikipe yacu yaratwikaga. Twari dufite umuhungu yarirukankaga, yabaga muri equipe nationale, nanjye nkirukanka narabayemo uwo nguwo. Hanyuma rero sinzi ukuntu byagenze, shyiramo umukinnyi umwe, sinzi ibyari byamufasha uwo munsi, ariko yari mushya kuko yari yasimbuye undi wari urwaye. Uwa mbere aragiye akreye distance, uwa kabiri agiyemo akreye distance, jewe nagombaga kurangiza, ndicaye nyine ndimo ndamureba, ndamutegereje, arirukanka ageze kuri 300, mbona arakase yigiriye mu kibuga aragaramye. Ye baba we. Buriya rero no muri ibi bintu by'Imana njya mbitekereza, nkatekereza Paulo bateye amabuye, ahagurutse akomeza ajya kubwiriza. Navuga ni nzicare rero ntangire kuvuga ngo niriwe mbwiriza, ngo none ndananiwe, ngo reka niryamira. Ngavuga noya, Paulo yabande bari muri stade akavuga turiya muntu adukojeje isoni. Tugomba kwirukanga kuko ubundi twe dufite baton, tukazahereza abandi twabwira ngo twabakiriye speed, ni mukomeze iteka ryose aho ukora. Njya nigisha abapastori, aho twigisha abapastori Kabuga, nkabwira ni mureke twebwe tuba bashashi. Kenshi usanga urubyiruko ruvuga ngo mu gipastori ngo babaho nabe, ngo mu gipastori ngo ntibahembwa, ngo mu gipastori ngo biki. Nkabwira ni mureke twebwe dusase,
abazadukurikira bazaryame kuko twashashe, ariko namwe muzasasira abandi. Ko ni ikintu abantu batajya batekerezaho. Turi mu rugendo tugenda duhererekanya. Gashegu yatangiye paruwase hano, bari bafite urusengero hariya hirya rw'ibyatsi n'ishuri ry'ibyatsi, abandi baraza bubaka ishuri ry'amabati, abandi baraza twongeraho etaje. Ubwo hari n'igihe hazaza abandi bakaba batari ibintu bakoraga n'ibiki, ibi babishyire hasi bashyireho nivo 70, tugenda duhererekanya tuva mu bwiza tujya mu bundi. Haleluya. Twiyamura ibituremerera byose, dusiganirwaho dutegekwa dutumbira Yesu wenyine. Ibanga ry'aba bantu rero ni irihe? Nibyo ngiye kuvugaho ibintu 5, hanyuma nkasoza tugasenga, hanyuma tugataha. Icya mbere, aba bantu bari bazi Imana yabo. Mwibuka batubwira Nowa mu gice badusomeye cya 6 cyo mu Itangiriro, baratubwira ngo icyo gihe abantu bari bononnye ingeso zabo, ngo ariko Nowa yagendanaga n'Imana, ngo Nowa agakiranuka mu gihe cye. Bari bazi Imana yabo. Nkunda amagambo aba muri Daniyeli mu gice cya 11 umurongo wa 32, baravuga ngo ariko abazi Imana yabo ngo bazakora iby'ubutwari. Haleluya. Bari bazi Imana yabo. Ibintu bibiri bari bazi ku Mana yabo, bari bazi urukundo rwayo. Akajya aririmba ngo ubwo Imana inkunda ndamahoro, ariko bakamenya n'imbaraga zayo. Niyo mpamvu buriya Shadarake na Meshake na Abedenego batinyutse guhagarara imbere y'umwami. Aravuga ngo Shadarake na Meshake na Abedenego ngo mwishingikirije kuki? Baramubwira ati Nyagasani mwami, ntidushobora kunamira ikigirwamana kuko Imana yacu ishobora kudukiza, kandi niyo itadukiza ntabwo twayitenguha tuzapfukamira ikigirwamana. Aravuga ati murumva abashenzi, mucane itanura noneho mwongeremo umuriro. Ngo bararicana inshuro 7 nk'abashongesha ibyuma. Noneho ngo abasirikare barabafata barabazunguza, ngo bagiye kubanaga, ngo kubera ko umuriro wari mwinshi cyane, ngo umuriro ufata abasirikare ariko ntufata Shadarake na Meshake na Abedenego. Ngo babarebye mu itanura, Nabukadineza arabaza ngo ariko ngo twashyizemo abantu bangahe? Baramubwira ati si 3, si Shadarake na Meshake na Abedenego? Ngo ya, ngo ndabona ari 4, ngo kandi uwa 4 ngo ateye ubwoba, ngo arasa n'umwana w'Imana, Jehova Shama. Bazakunaga mu muriro basanga Imana yagutanzemo. Bafata Daniyeli bamunaga mu rwobo rw'intare, basanga Jehova Shama, Imana yamutanzemo ifunga iminwa y'intare. Iyo ni Imana yacu. Abazi Imana yabo bazakora iby'ubutwari, kandi abatazi Imana yabo ngo bazabashyeshyesha amashyengo ngo hanyuma bajyane. Niko Satani abigenza. Icya kabiri, bari baramenye kuvugana n'ubwoba bwabo. They speak to their fears. Urabizi abantu bose Imana yakoresheje ntabwo bari intwari zihambaye. Mose Imana igiye kumutuma yaravuze ngo ariko nguzi Farawo ugiye Farawo uramuzi. Hari igihe abantu babwira Imana bakagira ngo bayirusha ubwenge, ngo uzi Farawo, uzi ingabo za Farawo, uzi umujinya wa Farawo. Ngo Farawo uramuzi? Yewe twararera mwenda muzi, ateye ubwoba Farawo. Imana iramubwira ngo genda twari iyo ngoni, ngo niyo uzaneshisha Farawo. Ariko Mose Imana he spoke to his fears. Iramubwira witinya, genda uko izo mbaraga zawe zingana. Niko Imana yabwiye Gideyoni. Abantu Imana yakoresheje bose, Gideyoni yabwiye Imana ngo ariko ngo Mana urambwira ngo jewe Gideyoni ngo uzi uwo ndiwe? Ngo icyambere ngo nige mutoya mu muryango we wacu, ngo icya kabiri umuryango wacu niwo mutoya mu muryango wacu, ngo icya gatatu ngo dukomoka no mu muryango usuzugurwa w'Abamanase. Ko burya Abamanase hari ikintu abantu batazi. Murabizi abantu b'imvange burya bakunze kugira ikibazo. Manase rero na Efurayimu burya bavukaga kuri Asinati mwene Potifera umutambyi wa Oni, kuko Yosefu yarongoye umunyamahangakazi, kuko nta kundi yari kubigenza muri Egiputa. Buri gihe cyatumye Yakobo afata Efurayimu na Manase akabinjiza mu miryango 12 ya Isirayeli. Yaravuga ngo aba ni ntasiga mbahaye umurage, aba bahungu banjye ndabazi bazabirukana. Rero bagumanye iyo complex. Abamanase bakumva nyine ari imvange. Burya Abayisirayeli barafite ikintu cyo kwanga abuzumve, niyo mpamvu bangaga n'Abasamariya n'ibindi, ariko reka niyo kubijyamo ni kubatinza. Ariko Imana iramubwira ngo Gideyoni genda uko izo mbaraga zawe zingana nzabana nawe. Tuzamwigaho muri iyi minsi tumusobanukirwe neza, mwumva uko Imana ikora. Abantu bose Imana yakoresheje babaga bafite ubwoba, ariko iyo wagize ubwoba ukamenya Imana yawe, ubwira ubwoba bwawe ngumva bwoba sindi bugutege amatwi,
jewe ndatega amatwi Imana yanjye ibyo yambwiye nibyo ndi bukore. Abantu bakaza bakakubwira ngo biriya bizaguhitana, ngo biriya bizagukoraho, ngo biriya bizakugora, ngo biriya bizakugeta. Oya, ubwoba bwanjye burya umuntu we yabivuze neza ngo ubutwari si ukutagira ubwoba, ubutwari ni ukugira ubwoba ntibukubuze kugenda. Haleluya. Kuko uzi Imana yawe ikuri inyuma, ukabwira umutima wawe ngo umutima wanjye ntuhangayike, ubwo Imana indi inyuma ibi nabyo bizatungana. Ntabwo ubutwari ari kutagira ubwoba, ubutwari no kugira ubwoba ariko ntubwemerere kukubuza gukora ibyo Imana ishaka. Mwambwiye ngo amen. Ariko nuko bitabaryoheye cyangwa nuko mwambaye agapfukamunwa. Hanyuma so aba bantu bamenye Imana, bamenye no kuvugana n'ubwoba bwabo. You speak to your fear. Ukabwira ngo ubwoba ntabwo uri bumpararize, ntabwo uri bungumisha ahangaha rwose. Ubwoba bw'ubukene, ubwoba bw'ibiki, ubwoba bw'abakomeye, ubwo ntuzigere ukora ikintu Imana yanga ngo urimo uratinya umwana w'umuntu. Ubwoba ntibuzakubuze gukorera Imana. Icya gatatu twihute. Hanyuma rero bize kuvugana n'ibibazo byabo. Haleluya. Ikibazo kiguhagarara imbere ukakiganiriza. Reka mbaho urugero rwiza nkunda. Mwibuka Dawidi agiye kurwana na Goliyati. Goliyati yaje areba hejuru kuko yari muremure, afite metero 3 zirenga, afite n'icyuma gikingira igituza cyatumaga adashobora kwigonda cyane, afite n'agacumu anigirije inyuma, afite n'inkota, afite n'ibyuma biremereye yambaye, agenda akandagira ubutaka bugatigita. Pum 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 pum. Aza rero arebera mu metero 3 ashaka umuntu bagiye kurwana. Hanyuma ageze hafi abona akantu k'akana gafite inkoni, ntiyanabona ko gafite n'umuhumetso. Araza aramureba ngo peti, ngo Isirayeli yabuze umuntu w'umugabo ituma uruhinja nkawe. Ubu se ninkwica ko nasakabaka zo muri uno mubande zitari kubona inyama zihagije zo kuzitunga uyu munsi. Dawidi aramwihorera, arangije he spoke to the problem. Abwira Goliyati ngo Goliyati, wa kibazo kimpagaze imbere we, wanteranye icumu n'agacumu n'ingabo n'inkota n'ugutwaje reserve zabyo, ngiye muteye mu izina ry'Uwiteka Imana yanjye. Kubita ibuye ikibazo kiva mu nzira. Igihe Goliyati we yarahagaze arimo kumva ibyo Dawidi amubwiye, ntiyabonye ko arimo gushyushya ibuye ry'umuhumetso. Yongeye kumva ibuye ryamugeze mu gahanga, yageze hasi igihanga cyavuyeho. Ikibazo nikiguhagarara imbere ujye ukiganiriza, ukibwire ngo wa kibazo we, uri munini, uratumbaraye, uri muremure, ariko reka nkubwire ikintu kimwe. Imana yanjye iravuze ngo uraza guhinduka ikibaya. Nubwo abwira ngo uri umusozi, niko Imana yatumye kuri Zerubabeli muri Zekariya. Iravuga ngo genda umbwirire umugaragu wanjye Zerubabeli ngo uwo musozi uguhagaze imbere, ngo Uwiteka aravuze ngo urahinduka ikibaya. Haleluya. Ariko Imana yacu imisozi izayihindura ibibaya. Learn to speak to your problem. Iga kuvugana n'ibibazo byawe. Ibibazo niba byinshi bibwire ngo mwabibazo, ntabwo muri bunkure ku Mana. Ndakubwiye ngo uratinda, uratebuka, ariko uzava imbere yanjye kuko mfite Imana kandi iraje. Haleluya. Icyo nicyo cyubaka kwizera kwacu. Iki nicyo cyakomeje abatubanjirije, kandi natwe nicyo kizadukomeza. Umwana w'umuntu nagutera ubwoba, ujye umwihorera, ntuzamutuke, ntuzapape, ujye wicara ugenda ubwira Imana ngo Mana, wabonye uno musozi umpagaze imbere, izakubwira ngo ihanganeho gatoya, ndaje mugukiza. Izakujyana ahandi cyangwa izamujyana ahandi. Nigeze kubwira abantu b'abanyamasengesho nari nagiye kwigisha, hanyuma umuyobozi w'itorero rimwe nyine ryaho ngaho, ariko buriya kuki mwatumiye Antoine ngo aze kubigisha, buriya muzi yuko ari umuntu ugira n'amagambo akakaye. Noneho amasengesho urumva batumiye abantu, amasengesho barayimura, barambwira ngo ngaho twigenda, ahubwo nbareka mbabwire, uriya muntu ntimumurakarire, musenge Imana izamuhindura, nitamuhindura izamwimura. Hanyuma mu minsi mike iramwimura. Umwe arampamagara ambwira ngo pastor, uzi ko ya masengesho yacu yakoze umuti ngo bamwimuye. Nubundi se mwagira ngo iyi Imana ubangamiye imigambi yayo, iyo itaguhinduye irakwimura, iyo itakwimuye irakwica. Wibwira se mwe ngabo za Farawo yacunshumuriye mu nyanja, aba bagabo ntibumva, nabakubitiye iwabo none barakurikirana ubwoko bwanjye, henga nze nkwere iki kizamara akaje gushyira mu nyanja.
ikibazo irakirangiza. Ntuzahangane n'Imana. Kandi buri umuntu w'Imana wubaha Imana ugendana n'Imana. Hari umubishopu w'umunigeria ariko niba ari ababishopu nyine bamwe muri ya macaci witwaga Idahosa. Bigeze kumubeshyera ajya mu rukiko, umucamanza aratangira aramubwira ngo abantu b'abanyanga, abantu babeshya, abantu aravuga ati mubwire juji ndakubaha ariko witonde, genda umukozi w'Imana. Ibi ni ibinyoma by'abantu, ibyo ntubi. Arakomeza aravuga ngo ibinyoma by'abantu, ngo we atangira kumutukana aramubwira ati ariko nakubwiye ngo witonde, nimpamagara Imana yanjye birakumerera nabi. Hanyuma juju umujinya aramwica, arahaguruka aragenda yatsa imodoka, ageze imbere kubera umujinya yari afite ayikubita ku giti. Kwisha na juje. Ujye witondera umuntu w'Imana wubaha Imana. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, niba ushaka ko Imana ikurwanirira ubaha Imana, ukora ibintu biri mu murongo w'Imana. Hari igihe umuntu agenda akikakaza agakambya agahanga ngo bagomba kumwumva kubera ko akambya agahanga. It's not about you. Uzakora iby'Imana yakubwiye, niba gutera muri kuruwari yawe uzamenye ngo Imana izakurwanirira. Wewe wavuye muri kuruwari yawe ujya mu y'abandi, urimo urabisiga abandi mu by'Imana yabahaye, izagukubitirayo. Ariko niba Imana yambwiye ngo ujye kuba pastori Remera, nzaba pastori Remera. Ntawe nzateza amahane muri pastori muri paruwase y'Ikabuga, ntabwo nzajya kubyigana kuri katedrali. Ariko nuza kumbyiga Remera, nzabwira Imana ko Mana wanshyize Remera, ubu ngubu biti ibyo ahasigaye utuze, kuko Imana ibyo ngibyo izabyitaho. Ntuzigere ujya muri kuruwari y'abandi, ntuzigere urwana intambara z'umubiri, ntuzigere urwana intambara z'amanyanga. Ariko n'uburimo mukuri, tegereza Imana izakubwira ngo biriya bimparire, aho iri hano. Ntuhangayike, ndi Imana yawe. Ntuhagarike umutima, ndi Imana yawe. Haleluya. Mwige kugendana n'Imana ijye barwanirira. Iryo si ibanga rya gatatu, kuvugana n'ibibazo byawe. Cya kane, bari abantu bazi icyo bakora, bazi icyo bahamagariwe. Uburyo ikiduha ubutwari ni ukumenya ngo ibyo ndimo gukora nibyo Imana yampamagariye gukora. Njye numva ngira abantu bajya banshimisha cyane. Rero yewe niba ari kubera ivuze abanyamakuru barankunda. Umwana w'umunyamakuru yambarijwe ari pastor, ngo ubu ngubu ngo kuki utabaye umunyapolitike. Ndavuga ariko ntabwo ari misiyo y'ubuzima bwanjye. Ngewe icyo Yesu yampamagariye gukora nicyo ndimo gukora. Ngo ariko ngo ujye uvuga ku bintu bya politiki, nawe ariko urambeshyeye. Ngewe ibintu bya politiki navuzemo n'iby'ubumwe n'ubwiyunge, kandi uwo murimo ni uw'Imana, kuko Imana yatubwiye ngo ni twebwe yabikije ijambo ry'ubwiyunge. Muzasome Bibiliya zanyu, ngo ni natwe ngo yadushyize muri ministeri y'ubwiyunge. He entrusted to us the ministry of reconciliation. Benshi rero barya ngo pastor ni umunyapolitiki, nawe rero buriya nuko batazi umuhamagaro w'Imana. Iyi Imana iguhamagariye ikintu nicyo ujyamo, ukakigendamo gusa, ntukebakebe iruhande. Ko hari abantu bicara ugasanga arakebakeba agenda iruhande. Oya, jya mu murongo wawe, know your life mission. Bigeze kubwira Paulo, yarazamutse agiye Yerusalemu, baramubwira ati turabona nugera i Yerusalemu bazakuboha. Aravuga ngo ngewe sinita ku bugingo bwanjye, ngo ahubwo ndamaranira gusohoza icyo Yesu yamfatiye. Haleluya. Maranira gusohoza icyo Imana yagufatiye, ibisigaye byose Imana izabikora. Hanyuma icyanyuma, bazi ko hari igihembo kibategereje. Niho ndangirije, hanyuma tugasenga tugasoza. Aba bantu babaho bazi ko bafite igihembo kibategereje. Buriya birambabaza iyo mbona abakristo. Hari ahantu mu rwandiko rw'Abaheburayo bavuze ngo mwitonde ngo mutazamera nka Esawu. Esawu ngo yaguranye umugabane w'ubwana bw'imfura, isahani y'ibiryo. Umuntu aricara, yari umurokore, ari mu rugendo rujya mu ijuru, afite umurage utabasha kubora, utabasha kugajuka. Umuhungu akaza akamubwira ati rwose urabona mfite kashi, mfite ibintu byangombwa, ukabona umukobwa yagiye gusambana. Uguranye umurage w'ubwana bw'imfura, isahani y'ibishyimbo n'ubugari, uri umuswa. Njye mbibwira abantu, nigeze kuganira n'abantu bamwe barambwira ati ariko Antoine uri umwirasi. Ni kubera iki? Ngo wavuze ko udashobora kugwa mu busambanyi. Ndavuga nti kabisa, ibyo byose sinshobora kubugwamo kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, sinshobora gusambana Yesu andeba, kandi that's not about me. Uwo ntabwo ari umwirato, ni umwami wanjye. Umwami wanjye ndamuzi, Jehova Shama.
ahora ndeba, niyo ndaho batanzi abandeba. Ariko ikindi cya kabiri, ndishakira amavuta arenze ayo mfite. Niyo mpamvu nimba ibabwira ibi mujye mubyemera. Sinshobora gusambana, sinshobora kwiba amafaranga, sinshobora gukora amanyanga, kuko aho uzabikorera Imana ibireba. Ariko uretse no kuba Imana ireba, uba urimo kwipoteka, uba urimo gutanga ingwate umurage wawe wo mu ijuru. I will never. Niba amafaranga ngo nubake ibyondo hano hirya, hanyuma nindangiza banshyire muri korubiyari banjyane Rusororo nsubire mu byondo, hanyuma ningera mu ijuru nsange inzu y'ubuzima bw'iteka narayipotetse ku isi, nasize nyigwatirije. Hari igihe mbyigisha nkumva narira. Mbona abantu barimo kwipoteka, barimo baratanga ingwate y'ubugingo bw'iteka bayigura ibyondo bya hano ku isi. Barimo baratanga ingwate y'ubuzima bw'iteka bayigurira hari tarengeje n'isaha imwe mu gitanda. Sinshobora. Ibyo ni ukutamenya iyo ujya. Aba bantu bari bazi yuko hari igihembo. Niyo mpamvu hari aho twasomye mu Baheburayo baravuga ngo, umva umurongo wa 13, ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, kuko ntabwo byari biri hano ku isi. Halo, bapfuye bakizera bari batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Iki nicyo gituma nyura mu isi ibyo bitamfata rwose. Ibyubahiro ntibizamfata, amafaranga ntazamfata, abagore ntibazamfata, kandi ibyo ngibyo nabirahiriye nkiri umusore. Ndahira Imana, yigana Imana, ubwo nkijijwe unyitege ndaje, ngiye kugendana nawe, wowe unyigishirize. N'ubu hari ibyo ndimo kubaza Imana ngo inyigishe kubikora, nzabibabwira umunsi byabaye. Ndacyari mu ishuri ry'Imana, ariko twe turi abashyitsi n'abimukira ku isi. Tuyinyuramo nk'abashyitsi n'abimukira, kuko tuzi yuko dufite ingororano hariya hirya. Muribuka mu Kristo na mwizerwa wanyuze mu isoko ry'imburamumaro, ngo bakabereka ibintu bakabereka ati hano ntugura, atoya, tizazi we ntugura, atoya, atugura iki? Ati ngura ukuri, kandi nta kuri hano. Abashyitsi n'abimukira mu isi. Umva uko bikomeza, ngo abo bose bapfuye bakizera. 14, abavuga batyo, haleluya, abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo cyane rwose. Ubu nkumbuye gakondo yo mu isi nasubirayo, ariko sinende gusubirayo. Ngo iyo baba barakumbuye iyo basize mu isi, baba barasubiyeyo, kuko isi iracyahari. Isi iracyahari bene data, iracyahari. Ngo ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Haleluya. Umva akanga rero kajya kaniziza cyane kumva Imana idakozwa n'isoni yuko Antwane ari iremera. Iyo nabisezeranye na Yesu, ndamubwira mva Yesu, ntiwigeze umuzi isoni, nanjye sinzagukoza isoni. Imana ntikozwa isoni no kwitwa Imana yabo. Ikajya kwirata ikavuga ngo Yesu nta soni mfite zo kwitwa Imana ya Antwane. Ugahora wigengesereye ngo udakoze Imana isoni mu byo ukora byose, ukagenda waragambiriye kutazakoza Imana isoni, kuko yabiteguriye umudugudu. Kakubwira ngo harya ngo ntabwo ufite inzu muri Vision City, nakubikiye umudugudu, kandi inzu yawe irahari. Nubwo utayibonesha amaso, ariko iragutegereje. Ihanganeho gatoya, nuhagera uzamenya ibyo nakubwiraga. Iyo ni Imana yacu yatwiteguriye umudugudu. Bene data, iki nicyo gituma tunesha, iki nicyo gituma dukomeza. Umva uko Pawulo yandikiye Timoteyo, niho ndangirije ibice 4, Timoteyo wa 2, tugasoza, tugasenga, tugatura, tugataha. Timoteyo wa 2 ibice 4 umurongo wa 7, aravuga ngo narwanye intambara nziza. Ntabwo avuga ngo nagenze mu buzima bworoshye, kuko iyo Pawulo arondoye ibibazo yahuriye nabyo mu isi, aravuga ngo inshuro 3 bankubise inga ni ikiboko cyari kiriho utuntu bakubita umuntu uruhu rukavaho. Ngo inshuro 3 bankubise inga,
ngo inshuro 5 abayuda bankubise inkoni 39, ngo inshuro 2 ngo inkuge zamenekeho, ngo nirirwaga mu nyanja, ngo naraye mu butayu, ngo nagize inzara, nagize inyota, nagize kwambara ubusa. Ngo ariko ibyo byose narwanye intambara nziza, a winning war, kuko umwami wacu yayinesheje. Ngo narwanye intambara nziza, ndangije urugendo, narinze ibyo kwizera. None ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si jye jyenyine, ahubwo ni abakunze kuzaboneka kwe bose. Twese turimo hano, abakunze kuzaboneka kwe bose. Hari ikamba ridutegereje, hari umudugudu w'abizeye udutegereje, hari impamvu tugomba kugenda tunesha, natwe tukandikwa muri Hall of Fame y'ijuru. Imana ibahe umugisha. Muzajya mwihangana ku cyumweru kuko tuzajya dukora summary y'inyigisho z'icyumweru. Ubwo inyigisho ushobora kuba ndendeho gatoya, ariko twe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina, kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu 2,000 n'ibihumbi 3 ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byabereyeho kutubera kabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoweho n'imperuka y'ibihe. Hano bitwereka ngo aba bantu bose tugenda tubona muri Bibiliya, abagenze nabi bashyiriweho kugira ngo batubere kabarore, tumenye ngo umuntu wese wanyuze muri iyi nzira yarangirije muri uriya mwobo. None nimbona iki cyapa ntabwo nzajya nyura muri iriya nzira. Ikibazo ikibabaje nuko usanga abantu benshi, nubwo Imana yagiye ishyira ibyapa ku nzira zacu, hari ahantu yigishije, Yesu yigishije muri Luka igice cya 12 avuga ngo mwibuke Mukaroti. Burya Mukaroti yahagaritswe ku nzira kugira ngo atubere kabarore, tumenye ngo niba Imana yavuze ngo nturebe inyuma, uyirebe inyuma. Yarebye inyuma hinduka igihonjo cy'umunyu. Yesu aravuga ngo ibyo byashyiriweho kugira ngo bitubere akabarore kabagenda batubaha Imana. Bene data, ikintu kigiye kibabaza cyane nkunda kubabwira, nuko natwe tugenda dutyo, ukabona Imana yashyize icyapa ikakubwira ngo iyi nzira ntimuzayicemo, ariko ukabona abantu bamwe bameze nk'aho babikorera kugira ngo bahimane n'Imana bakayicamo. Imana yaravuze ngo ntuzasambane, utige nzasambana. Imana yaravuze ngo ntuzibe, utigewe nziba. Imana yaravuze ngo ntukabe mu nzangano, utigewe nzazibamo. Umusaruro uzakuramo nuwo babandi nabo basaruyemo, kuko iby'Imana yavuze niko bizagenda. Abo bashyiriweho kugira ngo batubere akabarore, ariko n'abari abandi bashyiriweho kugira ngo batubere icyitegererezo. Ziriya ntwari zo kwizera zose ni abantu bashyiriweho kugira ngo batubere icyitegererezo. Aha rero turimo kwiga ku muntu umwe wanejeje Imana, Enoki. Ikibazo tugomba kwibaza ni iki twakwigira kuri Enoki, ni iki twakwigana ngo natwe tugende tunezeza Imana. Turaza kubanza turebe ubuzima bwa Enoki, turebe icyo Bibiliya imuvugaho, hanyuma dukuremo amasomo icyo twamwigiraho. Reka tubanze turebe ubuzima bwa Enoki. Ubundi izina Enoki rigaragara ahantu hatatu muri Bibiliya. Ahantu hambere ni mu gitabo cy'Itangiriro, niho batubwira ubuzima bwe. Baratubwira ngo mu gice cya 5 umurongo wa 21 kugeza ku 24, ahari batubwira ngo Enoki yari mwene Yeredi. Cyo ni cyambere tumuziho, nuko yari mwene Yeredi muri rwa rutonde rw'abantu bakomoka kuri Adamu. Icya kabiri batubwira ko afite imyaka 65 aribwo yabyaye Metusela, wamaze imyaka myinshi kurusha abandi bose, imyaka 665. Reka mbabwire ikintu gikomeye cyane. Iri jambo Metusela rihura neza umwaka Metusela yavutse. Saka mwita Metusela. Izina Metusela byavuga ngo umwaka uyu mwana azapfa, ngo hirya y'uyu. Ubundi mbikize mu magambo bibikana biravuga ngo hirya y'uyu habazaba icyaho. Bivuga ngo uyu nguyu namara gupfa cyangwa umwaka azapfa mu hazaba icyaho. Abazi gukora imibare muze gusubira inyuma mwitegereza, muraza gusanga iriya myaka 965 uyu Metusela yamaze. Irangira umwaka irangiramo niwo umwuzure wo mu gihe cya Nowa wabaye. Bivuga ngo Enoki yaburiwe n'Imana abwira ngo uyu mwana wabyaye umwaka azapfamo, inyuma ye hirya ye namara kuva mu isi hazaba icyago gikomeye. Ngo noneho bimubera imbuzi
atangira kugendana n'Uwiteka. Mwitegereze neza, umwaka yabyayemo Metusela niwo Enoki yatangiye kugenda yigengesereye ngo agendana n'Uwiteka. Noneho bakabisubiramo bakavuga ngo Enoki agendana n'Imana imyaka 300. Nyuma yo kubyara Metusela agendana n'Imana, kuko Imana yaramuburira amubwira ngo Enoki, umwaka uyu mwana wawe azapfamo kandi ntuzi uwo ari we, hazaba icyago gikomeye. Hanyuma we yumvira ijwi ry'Imana, atangira kugendana n'Imana arigengesera. Ikintu kijya kibabaza nuko abantu benshi Imana iravuga ikavuga iti hirya y'ibi ngibi hazaba ibyago, hirya y'ibi ngibi hazaba umuriro utazima, hirya y'ibi ngibi hari urupfu no kurimbuka, ariko abantu bakikomereza. Kubera iki? Ntabwo bagendera mu nzira nk'iza Enoki. Reka twikomereze ku buzima bwa Enoki, ntabwo turagera ku masomo akomeye cyane. Ikindi batubwira ko Metusela nako Enoki ngo Imana yaramwimuye ntiyongera kuboneka, ngo kuko Imana yamwimuye adapfuye. Icyo nicyo tubona mu Itangiriro igice cya 5 umurongo wa 21 na 24 ku buzima bwa Enoki. Icya kabiri, aha kabiri tubona ubuzima bwa Enoki ni mu rwandiko rwa Yuda. Uru rwandiko narwo abantu benshi ntibaza aho ruherereye. Ubwo abantu benshi tujye mu rwandiko rwa Yuda barabanza bakirukanka muri Bibiliya, kuko ni urwandiko ruto cyane ruri hagati, rwenda kumera nkaho rwinjiyemo neza mu byahishuwe. Nirwo rubanziriza ibyahishuwe, ruri hagati y'urwandiko rwa 3 rwa Yohana, narwo rugufi cyane, hanyuma n'ibyahishuwe. Muri Yuda rugizwe n'igice kimwe, umurongo wa 14 n'uwa 15 baravuga ngo Enoki wa 7 uhereye kuri Adamu yahanuye ibyabo. Yararimo kuvuga ko bahanuzi b'ibinyoma. Yahanuye ibyabo ati, dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi z'aberabe kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho, no kwemeza abatubaha Imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha Imana bakoze, batubaha Imana, n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha Imana bayitutse. Urumva ikintu Enoki yahishuriwe, ngira ngo cyanamuburiye agatangira kugendana n'Imana yigengesereye. Nuko Imana yari yamubwiye ngo Enoki, hari igihe nzazana n'inzovu nyinshi z'abera kugira ngo ncire iteka abantu bose bagenda bantuka n'abagenda uko bishakiye batanyubaha. Hanyuma Enoki arabyumva, aravuga ati, guhera uyu munsi ngiye ngiye kwigengesera. Bene data, iyi ni imbuzi ikomeye cyane. Hanyuma aha gatatu ni hariya twasomye uyu munsi mu Baheburayo 11 umurongo wa 5 n'uwa 6, aho avuga ngo kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa ko yanejeje Imana. Ubu ni ubuzima bwa Enoki. Ni ayahe masomo rero twakwigira kuri Enoki? Ni iki cyamushyize ku rutonde rw'intwari zo kwizera? Ni iki twamwigiraho? Icya mbere, batubwira ko Enoki yari afite kwizera. Iri niyo somo rya mbere twakwigira kuri Enoki, kandi natwe rikatugirira umumaro, kuko murabizi neza iteka ryose Imana ibisubiramo. Natwe kugira ngo tunezeze Imana tugomba kwizera, kuko ntushobora kunezeza Imana kubw'imirimo yawe, ntushobora kunezeza Imana kubw'imico yawe, ntushobora kunezeza Imana kubw'ubwiza bwawe, kuko Yesaya yabivuze neza. Aravuga ngo n'ibyo twakiranutse byose ngo mu maso y'Imana ngo bigaragara nk'udushwambagara, natwo turiho ibizinga. Igikundiro cyacu nta handi tukivana, igikundiro cyacu ku Mana nta handi gituruka, ni mu gakiza duhabwa na Yesu konyine. Nta handi dushobora kwerezwa, nta handi dushobora gutunganirizwa, nta handi dushobora kunogera Imana kereka munsi y'umusaraba wa Kristo, umwana wawe watwitangiye ngo atwezeho gucumura kose. Iki ngiki Petero yabivuze neza arimo kubwiriza mu byakozwe n'intumwa, aravuga ngo nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru dushobora gukirizwamo uretse irya Yesu ryonyine. Ahandi tujya turirimba indirimbo ivuga ngo nta yindi nzira tuzabona, nta yiriho habe n'imwe, ni ukuri inzira ijya mu ijuru ni y'umusaraba. Niba rero ushaka kunezeza Imana ukigira kuri Enoki, uyu ni umwanya mwiza wo kubitekerezaho, hanyuma ugahindukira, hanyuma ukakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, hanyuma ukabona kugendana n'Imana uturunganye ukiranutse. Murabizi neza na Yesu ubwo yigeze kubibwira Nikodemo. Nikodemo yaje kumusanga ari nijoro, aramubwira ati, mwigisha mwiza. Ataranamubaza n'ikibazo yaje kumubaza, aramubwira ati, umva Nikodemo, wica hirya no hino umbwira ko ndi umwigishwa mwiza, umwigisha mwiza, ko ndetse nshobora kuba naratutse mu ijuru. Ahubwo reka nkubwire,
niba ushaka kuraga ubwami bw'Imana, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyaye ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Ntabwo ushobora kuzajya mu ijuru, ntabwo bizakunda, kuko Imana yatanze urufunguzo rumwe gusa, ni umusaraba wa Kristo no kumwizera nk'umucunguzi n'umwami. Icya kabiri tubona kuri Enoki, batubwira yuko Enoki yagendanaga n'Imana. Iki ni ikintu cyiza cyane, n'ikintu ubundi ubona nk'ibanga rya Enoki muri kiriya gitabo cy'Itangiriro. Baratubwira ngo Enoki yagendanye n'Imana. Niba rero dushaka kugira ngo natwe tunezeze Imana, niba dushaka kugira ngo tuzarangirize aho Enoki yarangije, niba dushaka kugira ngo natwe tuzarangize neza nka Enoki, tugomba kugendana n'Imana. Kandi kugira ngo ushobore kugendana n'umuntu, ibi ni ibintu ubundi bisobanutse. Kugira ngo ugendane n'umuntu, hari ibintu bimwe na bimwe ugomba kubanza ugasohoza. Hari ibintu bimwe na bimwe ugomba kubanza ukuzuza. Icya mbere, ugomba kubanza ukaba inshuti ye. Ubundi ahantu hose umuntu agendana akagenderana n'abantu b'inshuti ze. Utari inshuti yawe ntabwo mugendana. Niyo mugendanye ntabwo muba murimo kugendana nk'uko babivuga hano. Ntabwo ushobora kugenda ufatanya urutoki ku rundi cyangwa uganira n'umuntu mudafite icyo muhuriyeho. Tugomba kubanza tukaba inshuti z'Imana. Ariko icyo nkundira ijambo ry'Imana, icyo nkundira ibyo Yesu yakoze, yabwiye abigishwa barabwira ngo umva rero, ubu sinkibita abagaragu, ahubwo mbise inshuti. Ariko amaze kuzuka abita abana. Twebwe ntabwo turi abagaragu b'Imana, twebwe ntabwo turi inshuti z'Imana, ahubwo turi abana b'Imana, turi n'abaragwa, turabaraganwa na Kristo. Bikubwira ngo noneho ubundi nta mubyeyi mwiza wanga kugendana n'umwana we. Icyakora bishobora kubaho umwana wawe yarihindanije. Hari abana njya mbona avuga nti sinagendana nawe, sanga yisize ibintu, gasanga yihinduye ukuntu, gasanga yambaye ukuntu, nibwira ko bene uwo ngo ashobora kugukoza isoni ugendanye nawe. Ariko umwana muzima, umwana ufite isuku, umwana umeze neza, nta mubyeyi wagira isoni zo kugendana n'umwana we, kuko twebwe ntabwo Imana yatugize inshuti z'Imana, yatugize abana bayo. Reka mbabwira aho umwana atandukanira n'undi. Abanyarwanda bacaga umugani ngo inyana y'insindirano ntitsimba. Abatarabaye mu nka ntibashobora kumva icyo bishaka kuvuga. Ariko icyo bishaka kuvuga ni ukuvuga ngo umwana utari uwawe ntabwo yisanga mu nzu yawe hose nk'umwana wibyariye. Ushobora kurera umwana ariko ntabwo azisanga iwawe nk'abana wibyariye, kuko twebwe turi abana, ntabwo turi abakozi, ntabwo turi abagaragu, ntabwo turi inshuti gusa, turi abana. Uwo ni umurage ukomeye cyane utuma tugendana n'Imana. Icya kabiri, kugira ngo ugendane n'umuntu, burya hari n'abantu mushobora no kuba muhuje byinshi ariko mutagendana. Kugira ngo ugendane n'umuntu mugomba guhuza imico. Niyo mpamvu Abanyarwanda bacaga umugani bakavuga ngo n'ubu turacyawuca, ngo ibisa birasabirana. Abongereza bagaca umugani bakavuga ngo birds of a feather flock, ngo inyoni zihuje amabara ngo ziragurukana. Abafaransa bagaca umugani bakavuga ngo dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es, ngo mbwira aho mugendana ngo nzakubwira imico yawe. Ubundi kugira ngo ugendane n'umuntu mugomba kuba muhuje umuco. Ntabwo wagendana n'Imana rero ugendera mu byaha. Ntabwo wagendana n'Imana ugenda utera amahane uyigisha impaka. Hari abakristo bakunda kujya impaka n'Imana, kabura atari ko jewe ibyo ngibyo Imana ivuga ntabwo ariko mbyumva, ibyo ngibyo Imana ivuga je siko mbishaka, ntabwo ibyo Imana ivuga. Imana ntabwo ikunda abantu bayigisha impaka. Muzasome neza muri Bibiliya zanyu, ikintu cya mbere cyateranije Imana n'abantu mu gihe cya Nowa, mu gice cya 6 cy'igitabo cy'Itangiriro. Imana iravuga ngo abantu batangiye kugwira mu isi, kuva ku murongo wa mbere, abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Ngo abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose. Ngo Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora ruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Ni abantu b'umubiri, iby'umwuka ntibabyumva. Imana iravuga ngo ya aba bantu b'umubiri ntabwo nzahora njya impaka nabo, aba bantu b'umubiri ntabwo nzahora mu ntambara nabo, kuko ibyo mbabwira ntibabyumva. Kandi iki ni ikintu gikomeye cyane, kubera yuko buriya igituma abantu benshi batagendana n'Imana nuko ibintu by'Imana ntibashobora kubyumva, ibintu by'Imana ntibashobora kubisobanukirwa. Hari ahantu Paulo yandikiye Abanyakorinto
urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 2 arabwira ngo erega buriya reka mbabwire ngo umuntu wa kamere ntashobora gusobanukirwa ibintu by'Imana. Ureka mbisoma ukuntu yabyanditse neza, kuko aravuga ngo buriya impamvu tubwira abantu ntibumve ngo nuko ibintu by'umwuka ngo bisobanurwa mu buryo bw'umwuka, ngo bigasobanuzwa amagambo y'umwuka. Umurongo wa 14 akavuga ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawumurondora. Urumva twebwe iyo wabaye umwana w'Imana ibintu by'Imana urabyumva. Kandi reka mbabwire, biriya ndabisobanukirwa cyane. Kera ntarakizwa nari meze nk'aba bantu Imana yanga. Nakundaga kujya impaka kandi ndwanya agakiza. Ntabwo narwanyaga idini, burya idini ntawe igibangamira. Idini ntawe ibangamira. Najyaga mbwira abantu ngende umugaturika twebwe twikorera ibyaha tugasaba penetensi y'Imana ikatubabarira. Ibyo bimbwira ngo agakiza ngo kwihambira ibyo ngibyo nzabijyamo nshaje. Najyaga impaka. Ariko ibintu by'umwuka impamvu ntabyumvaga nuko ntari naravutse ngo mbe umwana w'Imana. Maze kuba umwana w'Imana ndabyumva. Ndavuga naguze ko najyaga njya impaka z'ubupfapfa. Najyaga njya impaka zimbura mumaro, kuko ibintu by'umwuka bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Nawe urimo kumva ubu butumwa, niba ujya ujya impaka n'Imana nuko utigeze uba umwana w'Imana. Wabaye umwana w'Imana ntabwo wajya ujya impaka. Wabaye umwana w'Imana wamenya ko bimwe mu by'Imana ikubuza ni wowe ufitemo inyungu. Sinabimwe gusa ni byose, nuko rimwe na rimwe inyungu tudahita tuzibona. Hari iby'Imana itubwira birimo inyungu za kera, ariko hari n'ibyo itubwira birimo inyungu z'ubu. Ariko iyo uri umuntu wa kamere ntabwo ushobora kuryoherwa n'iby'umwuka, kuko ngo umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Iriya ngingo ya mbere twatangiriyeho kugendana n'Imana kuko wakiriye agakiza niyo itegeka ibisigaye byose. Iby'umwuka uzabisobanukirwa mu buryo bw'umwuka, uzaryoherwa no kugendana n'Imana kuko uri umuntu w'umwuka. Ariko nuba ari umuntu wa kamere, Imana izakubangamira. Imana ibangamira abantu ba kamere. Imana ivuga kudasambana, wowe ugasanga ubishaka ikakubangamira. Imana ivuga kutiba, ugasanga irakubangamiye kuko ushaka kwiba. Ab'umwuka nibo bagendana n'Imana. Ariko kugira ngo ube umwuka ugomba kubanza ukavuka mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Iyo rero ushaka guhuza ingeso n'Imana, banza uvuke ube umwana w'Imana. Ariko nurangiza ugende nk'abana b'Imana udakirana nayo. Muzitegereze muri Bibiliya zanyu ahantu henshi Imana itubwira ibyitegereje ku bantu bayo. Muri Zaburi ya 24 umwanditsi wa Zaburi arabaza ati ariko ninde uzagendana n'Imana, ninde uzaturana n'Imana, ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka, ninde uzahagarara hera he? Bakaduha igisubizo umurongo wa 4 ngo n'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we kubitagira umumaro, ntarahira ibinyoma, uwo ni uzahabwa umugisha n'Uwiteka no gukiranuka bihawe n'Imana y'agakiza ke. Iteka ryose Imana ibisubiramo ngo niba ushaka kugendana nanjye gira imico nk'iyanjye. Ni nayo mpamvu uriya mu isezerano rishya Yesu yakunze kubivuga, akavuga ngo mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka, ngo mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, ngo mubone gusa na so wo mu ijuru, ngo ugushirize imvura akavushiriza izuba ababi n'abeza. Ibintu tubikora kugira ngo duse na data wo mu ijuru, duhuze imico na data wo mu ijuru. Haleluya. Buriya rero niba Enoki yaragendanaga n'Imana nuko yari yaremeye gusa nayo mu mico, akagenda nayo kubera yuko Imana imwemera. Kuko hari ibintu Imana ntushobora guturana n'Imana ugenda uko wishakiye, ugomba kugenda mu muco w'Imana. Ni nabyo Pawulo yabwiraga Timoteyo mu rwandiko rwe rwa 2 aho yamwandikira amubwira ati Timoteyo, ati buriya ujye witonda. Igice cya 2 umurongo wa 15 aramubwira ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana ntushimwe. Haleluya. Ndagikunda cyane ngo ujye ugira umwete wo kwegera Imana, ujye ugira umwete wo kwishyira Imana ntushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe. Reka buriya ni ikintu gikomeye cyane gutunguka imbere y'Imana ukumva ibyaha byawe biragushinja. Muri bwaraho twigeze kwiga ngo umutambyi Yosuwa ngo yarahagaze imbere y'Imana ngo yambaye imyambaro iriho ibizinga, ngo Satani amuri iruhande ngo arimo kumushinja, ngo ariko Imana iramutabara. Ariko murumva yagombye gutabarwa kubera ko yari yambaye imyambaro iriho ibizinga. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe,
ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Haleluya. Noneho hepfo yaho ku murongo wa 19 akamubwira ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Iki cyapa cyanditse ku muryango w'abashaka kugendana n'Imana. Hari piste Imana igendamo, ariko mbere yo kwinjiramo iravuga ngo niba ushaka kugendana nanjye uve mu bidatunganye. Niba ushaka kwitwa inshuti yanjye ukajya unyiyitirira, uve mu bidatunganye. Urabizi hari abantu benshi iyo yuzura n'abantu bakomeye akunda kubibwira abantu, kabura tubushize narindi hamwe n'akanaka turimo kuganira, ndetse waba warigeze gufata ifoto n'umuntu w'umuyobozi ukomeye ukayimanika mu nzu kugira ngo abantu bamenye yuko wigeze kubonana nawe. N'Imana nuko bimeze. Aravuga ngo niba ushaka kunyiyitirira, niba ushaka kugendana nani, umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Hari ibintu tugomba kuvamo bene data, hari amagambo y'amanjwe tugomba kuvamo, hari inzangano n'amatiku tugomba kuvamo, hari amashyari tugomba kuvamo, hari ibintu tutagomba kureba, hari ibintu tutagomba kujyamo, hari ibintu tutagomba gukora. Uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Haleluya. Hanyuma akarangiza avuga ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nibwira ko ibiteye isoni nta wabigendana mu nzira muri ibyo bikoresho. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Haleluya. Icya gatatu tubona, umuntu ugendana n'undi. Iyo ugendana n'umuntu akaba inshuti yawe magara, ntabwo muhisha amabanga y'ibyo urimo gukora. Agomba kuba ari nacyo cyatumye Enoki amenya ibizaba, atangira kugendana n'Imana kore. Imana yaramubwiye ngo Enoki, ubwo dutangiye kugendana reka nkubwire mu maherezo nzacira abari ku isi urubanza. Imana iramubwira ngo noneho Enoki afata icyemezo, kuko yabaga mu mabanga y'Imana. Zaburi ya 25 iratubwira ngo amabanga y'Imana amenywa n'abayubaha. Imana igushyira muri intimacy yayo, ubona iteka ryose iby'Imana igiye gukora ikunda kubwira abantu bayo. Muri Amosi baravuga ngo ntacyo umwami Imana izakora itabanje kubwira abagaragu bayo b'abahanuzi. Hanyuma mu itangiriro tubona Imana ubwo yari igiye kurimbura Sodomu na Gomora ivugana na Aburahamu. Irabanza irivugisha avuga ngo ariko Aburahamu inshuti yanjye namuhisha ibyo ngiye gukora i Sodomu na Gomora? Ngo kwa Aburahamu icyatumye mutoranya nkamugira inshuti yanjye ngo ni ukugira ngo atozaho mu nzu ye kujya bagenda bakiranuka, ngo nzashobore kubasohoreza amasezerano. None iramubwira ngo ngiye i Sodomu na Gomora kureba ko urugomo babaharega ruhari koko. Aburahamu aribwiriza atangira kugira Imana inama. Arivuga ati se umucamanza wari mu isi bose ushobora kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha? Imana iramubwira ngo ya, ntabwo nshobora kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha, iyo si kamere yanjye. Aburahamu aratekereza ati se nujyayo ugasanga y'abakiranutsi 50 uzaharimbura? Imana iramubwira ngo ya, nimbona abakiranutsi 50 i Sodomu ni Gomora sinzaharimbura. Aburahamu agenda amanura ageza ku 10. Hanyuma ngo Imana imusiga aho ngaho iragenda. Urumva Imana yabwiye Aburahamu kuko yagendanaga nayo. Imana yabwiye Aburahamu ko yari inshuti yayo. Abagendana n'Uwiteka bamenya amabanga y'Imana. Haleluya. Nicyo cyatumye Enoki amenya yuko Imana izaza igacira urubanza abatayubaha. Hanyuma ngo agendana n'Uwiteka, igihe kigeze yimurwa adapfuye. Amen. Bariya bandi bapfuye ni igishushanyo cy'abazazuka kuko bapfuye, ariko Enoki ni igishushanyo cy'abo Yesu azasanga ku isi bakiri bazima bagahindurwa ukundi, nawe afite abo ahagarariye. Kuko igihe Yesu azaza hari abazasanga bakiri ku isi, ndetse ba Pawulo bo bibwiraga yuko bazaba bagihari, ariko haciyeho imyaka 2000. Ariko hari abo Yesu azasanga ku isi, hanyuma bagende bahindurwa ukundi nk'uko Enoki yahinduwe ukundi. Ariko abo bose bazaba baragenze nk'uko Enoki yagendaga bubaha Imana. Icya kane twabonye ko Enoki yaburiye abo mu gihe cye, ngo yahanuriye abo mu gihe cye. Umuntu wese ushaka kunezeza Imana agomba kuzamura ijwi akaburira abandi, kuko Yesu yaravuze ngo umuntu nagira isoni zo kumpamya imbere y'abantu, nanjye nzagira isoni zo kumuhamya imbere ya Data n'abamarayika be. Kandi muri Daniel bakatubwira ngo abazaba barahinduriye benshi ku gukiranuka
ngo mu ijuru bazarabagirana nk'inyenyeri. Enoki yanejeje Imana kuko yakoze umurimo w'Imana. Bene data, niba dushaka kunezeza Imana, niba dushaka kuzamera nka Enoki, niba dushaka kugenda mu ntambwe za Enoki, niba dushaka gutera ikirenge mu cya Enoki, tugomba kuzuza ibyo ngibyo. Icya mbere, akira agakiza, ube umwana w'Imana, ube mu baragwa b'Imana, ube mu mabanga y'Imana. Icya kabiri, jya ugendana n'Imana, umenye imigambi y'Imana, ugire imico y'Imana, ukore umurimo w'Imana. Kandi ibyo ngibyo kugendana n'Imana tubifitemo inyungu. Inyungu ya mbere dufite yo kugendana n'Imana, biturinda ibyaha. Njya nibaza bene data murimo kuntega amatwi, njya nibaza abakristo mumbwira ngo ibyaha byarabananiye, ukora ibyaha ute ugendana n'Imana? Watinyuka ute? Reka mbabwize ukuri, njya nibaza ukuntu abantu batinyuka akambwira ngo itabi ryarananiye, ngo inzoga yarananiye, ngo ubusambanyi bwarananiye, ngo ubujura bwarananiye. Hari ibintu udashobora gukora uri hamwe n'umutegetsi ukomeye. Ndahamya ntajidikanya yuko nta muntu ndabona anywa itabi mu giterane kirimo perezida wa repubulika. Ntabwo ndabona ahantu namwe abantu bagiye muri ziriya nama z'abayobozi cyangwa niyo yagiye gusura n'abaturage, sindabona umuntu n'umwe anywa itabi perezida wa repubulika hari. Gusambana nabyo ngira ngo n'umwana yakubuza gusambana. Ubujura sinzi umuntu watinyuka kwiba bamureba, ariko umuntu ugendana n'Imana akora ibyaha ate? Niba abantu bagikora ibyaha ntibagendana n'Imana, nimwiyemeze tugendane n'Imana, tuzacika ku byaha. Buriya nicyo Yosefu yatsindishije muka Potifari. Muka Potifari yabonye ngo bari mu cyumba, kuko Yosefu yarashinzwe imirimo yo mu rugo, ngo abonye bari hirya mu cyumba, aramubwira ati nyegera tugira ibyo dukorana by'ibyaha, kuko naragukunze umutima warahagaze. Yosefu aramubwira ati umbabarire madamu, Potifari yangiriye neza, yanshinze ibyo mu rugo rwe byose uretse wowe kuko uri umugore we. Ikindi cya kabiri, natinyuka nte gukora icyaha nk'icyo mu maso y'Imana yanjye? Utinyuka ute gukora ibyaha mwene data mu maso y'Imana? Icya kabiri biturinda ubwoba. Hari abantu benshi baba mu bwoba, hari abantu bahora bikanga, hari abantu baba bazi ko ibyejo bitazagenda neza, hari abantu baba bazi yuko ngo korona izatumara n'ibindi. Hari abantu baba mu bwoba. Ariko reka mbabwire, muzasome Zaburi ya 23. Dawidi aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Ngo ashora ku migezi y'amazi adasuma. Ariko ahantu nkunda cyane ngo niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya, kuko inkoni yawe n'inshyimbo yawe birampumuriza. Biturinda ubwoba. Kugendana n'Imana bituma tugira ubutwari, tugahagarara twemye. Icyatumye Dawidi arwana na Goliyati nuko yarazi ko ahagarikiwe n'Imana. N'Abanyarwanda bajyaga bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Twe ntabwo duhagarikiwe n'ingwe, duhagarikiwe n'Imana. Ushatse kubigarura mu nyamaswa, duhagarikiwe n'intare yo mu muryango wa Yuda. Haleluya. Twe duhagarikiwe n'Imana, tugendana n'umutwaro ukomeye. Icya gatatu, bizaturinda guhangayika, kuko kenshi tuba tugomba gufata ibyemezo, kenshi tuba tugomba guhitamo, kenshi tuba tugomba, hari umuhungu ugomba guhitamo uwo bazabana, hari umukobwa ugomba guhitamo fiancé, hari umukozi ugomba guhitamo akazi, buri muntu wese buri munsi aba agomba guhitamo. Abantu bakoze ubushakashatsi baravuga ngo ku munsi dufata ibyemezo birenze 400. Uhitamo ibyo urya, uhitamo ibyo wambara, uhitamo ibyo ukaraba, uhitamo buri munota tuba turimo guhitamo. Ariko Imana yaduhaye isezerano ivuga ngo nushaka guhitamo nzakuyobora, nzakubera umujyanama, ntuzahangayike, nzakubera umujyanama. Nkunda ukuntu muri Zaburi ya 32 umwanditsi wa Zaburi yabivuze, aravuga ngo guhera ku murongo wa 7 wa 8 n'uwa 9, aravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura. Tekereza kugendana n'Imana biba ari byiza. Iyo utangiye kuyoba Imana nakubwira ati inzira zose ndazizi, nizapanya nzaho zinyura. Nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ariko igatanga imbuzi ngo ariko ntimube nk'ifarasi cyangwa inyumbu zitagira ubwenge, zikwiriye guhatwa n'icyuma cyo mu kanwa n'umukoba mu ijosi, utagira ibyo ntizakwegera. Imana ivuga ngo nimwizane tugendane, noneho nzakugira inama, nzakwereka inzira unyura, ijisho ryanjye rizakugumaho. Haleluya. Ni ikintu gikomeye cyane tugomba kumenya. Nkuna amagambo Yesaya yanditse, aravuga ngo nugera mu mayira abiri uzumva ijwi riguturutse inyuma rivuga ngo iyi niyo nzira
bariyo unyuramo. Izatwigisha guhitamo, izatwereka inzira tunyuramo, izagendana natwe. Izi nizo nyungu zo kugendana n'Imana. Noneho byose byazarangira ikatwimura tujyana mu ijuru. Imana ibaho umugisha bene data. Ariko dusubiza amaso inyuma twibaze iki kibazo, ngo ese mwene data we wumvise ubu butumwa, waba witeguye kugendana n'Imana? Ese mwene data wumvise ubu butumwa, waba warinjiriye mu muryango w'agakiza ukakira Yesu Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe, ukaba umwumvira muri byose ukagendana n'Imana? Ese mwene data wumvise ubu butumwa, niba waramaze gukizwa, ugendana ingeso z'Imana, ugendana gukiranuka, wavuye mu bidatunganye? Ese mwene data wumvise ubu butumwa, ukora iki mu murimo w'Imana? Enoki yaburiragamo mu gihe cye, Nowa yaburiye abo mu gihe cye, Aburahamu yaburiye abo mu gihe cye. Ese wowe ukora iki mu murimo w'Imana? Mu migambi y'Imana ukora iki? Ese mwene data ntiwaba uri muri ba bandi bagenda bajya impaka n'Imana, wibwira ngo jyewe siko mbyumva, ngo jyewe hari ukundi mbyumva? Hari iki ijambo ry'Imana rivuga niko tugomba kugenda. Ushaka kugendana n'Imana agomba kugenda nk'uko Imana ivuga. Ushaka kugendana n'Imana agomba kugenda yumvira Imana, atajya impaka. Nuko mwene data, niba wumvise utsindwa mu mutima, niba wumvise utari wakira agakiza, uyu niwo munsi wo guhamagara Yesu, ukamubwira ngo mwami Yesu, ngwino winjire mu bugingo bwanjye, ngwino ube umucunguzi wanjye, umbabarire ibyaha byanjye, nurangiza unyeze, unyejeshe amaraso yawe untunganye, nurangiza ube umwami w'ubuzima bwanjye, unyobore muri byose. Niba kandi wumvise wari usanzwe ukijijwe, ariko ukaba ufite ibyo utarimo kugendamo neza, uyu niwo mwanya wo kwihana, kuko Imana yaduhaye isezerano, iratubwira ngo niyikiranukira kutubabarira, ngo amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Kandi mwene data, wenda uhagaze muri ino minsi, hari ibyemezo ugomba gufata. Uyu niwo munsi wo kubwira Imana ngo ngwino unyobore, ugendane nanjye, ningera mu mayira abiri umbere umuyobozi, umfashe, ungire inama. Kandi niba ntacyo ukora mu murimo w'Imana, uyu niwo munsi wo guhagarika ibyo kujya impaka. Iby'Imana yavuze ukabyumvira, iby'Imana yategetse ukabikora. Imana ibaho umugisha. Dusenge Imana. Turagushimye Mana yacu. Reka buri muntu wese wumvise ubutumwa kuri uyu mugoroba umugenderere kandi umwereke uko ari. Twarebaga Enoki wagendanye nawe, twarebaga Enoki wanejeje umutima wawe, twarebaga Enoki wahembwe kwimurirwa mu ijuru adapfuye, twarebaga Enoki wamaze igihe aburira abo mu gihe cye, imyaka 300 yose agendana nawe. Bamwe bijya bibagora kugendana nawe umunsi umwe, ariko Enoki we ngo yagendanye nawe imyaka 300 yose. Hari benshi twatangiranye mu nzira y'agakiza, ariko bageze hagati barananirwa kuko babonaga ubuzima bubaye burebure. Ariko turasenga Mana ngo uyu munsi twebwe abahaye kukumenya, uduhe kugendana nawe, twamara imyaka mikeya, twamara myinshi, ariko yose tuzayirangize tukigendana nawe. Uduhe kugendana imico yawe, tutagendera mu byaha, twarazinutswe ibidatunganye byose, twarabivuyemo. Uduhe kugenda dukora umurimo wawe, kandi tuwukora nk'uko wategetse, kandi dukora nk'uko ushaka. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, tuboneyeho gusenga kuri uyu mugoroba, dusengera abantu bose turimo gufatanya muri aya masengesho y'iminsi 40. Bamwe bararwaye, ariko wigeze kurambura ikiganza uravuga ngo ndabishaka kira. Abo ngabo urambura ibiganza byawe kubakiza. Abandi bafite ibibazo byo mungu, abo ngabo nabo turasenze ngo bazanire amahoro. Abandi bafite ibibazo byo kwifuza urubyaro. Mwami Yesu, wewe watanze abana, Mwami Imana yacu. Elizabeth yarabyaye ari umukecuru, Hana yarabyaye ari umukecuru, Sara yarabyaye ari umukecuru. Uyu munsi ukora igitangaza. Abo ngabo nkuko Eli yabwiye Hana akamubwira ngo genda Uwiteka guha ibyo wasabye. N'abandi bose ibyo basabye byose, ari akazi, ari imibereho myiza, ari n'ibindi byose bashyize mu byifuzo byabo, ubaha ibyo basabye. Imbaraga zawe zimanukire ku bwoko bwawe, umugisha wawe ubane nabo, umugisha utanga urenzeho twebwe twasaba, umugisha utanga urenzeho twebwe twavuga, ube ku bwoko bwawe ubu n'iteka ryose, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Dushimiye Imana kubw'ibyanditswe byera na Senior Pastor Imana ikoresheje. Turahamya neza tudashidikanya ko ijambo ry'Imana rigize icyo rikora mu buzima bwa buri muntu uryumvise, kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga. Mu Cyongereza baravuga ngo riri quick kandi riri powerful kuruta ikindi kintu cyose. Rero iki cyumweru nkuko twabibasezeranije, tuzibanda kuri bamwe mu ntwari zo kwizera, kugira ngo nkuko mu rwandiko rw'Abaheburayo babitubwira mu gice cya 13 ngo mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, ngo mwitegereze iherezo ry'ingeso zabo, ngo nimurangiza mwigane kwizera kwabo. Impamvu twiga abantu nk'aba ngaba tugiye kumara iminsi twiga, ni ukugira ngo tubigireho twigane kwizera kwabo. Haleluya.
ndagira ngo noneho muri iyi minsi tuzayimara twiga twibanze cyane ku Baheburayo igice cya 11, tuvanemo amazina y'abantu bamwe na bamwe, tuvange abamwe na bamwe bakomeye n'abandi boroheje, kugira ngo dushobore kumva neza icyo dushobora kwigira kuri aba bantu bose. Akenshi iyo tuvuze intwari zo kwizera cyangwa abantu b'ibihangange mu kwizera, igihita kiza mu mutwe w'abantu ni abantu bakomeye bakoze ibintu bikomeye, abantu nka ba Mose batwaye ubwoko bwa Isirayeli bakavana muri Egiputa bakabugeza ku mpaka w'igihugu cy'amasezerano, ni abantu nka ba Paulo batwaye ubutumwa bakavana ku mupaka wa Isirayeli bakawugeza ku mpera z'isi y'icyo gihe, ni abantu nka ba Dawidi barwanye na Goliyati bakamutsinda bakiri abasore. Ni bene nk'abo ngabo nibo twumva. Ariko nenda kubabwira bene data, ntimubifate mutyo, kubera ko buri muntu wese ashobora kuba intwari yo kwizera. Kubera ko nimwitegereza neza muri Bibiliya, ntabwo Imana yo igireba ngo umuntu yakoze ibihambaye ngo buriya ni uw'imbere nk'uko abantu benshi babyibwira. Njya mbibona rimwe na rimwe abakristo bakaza bakagusanga akakubwira ati rwose pastor insengera, wowe buri Imana irakumva kundusha. Ariko nenda kubabwira bene data, Imana ntirobanura ku butoni, kandi Imana ntigira abantu bamwe ngo ivuge ngo uriya arakomeye uriya arahambaye. Abana b'Imana bose ni abana. Nubwo abana bashobora kunezeza umubyeyi mu buryo butandukanye, ariko bose abafata nk'abana. Ari ba bandi bageze kuri byinshi, ari na wa wundi utaragize ibyo ageraho, bose baba ari abana. Mu maso y'Imana turaza kureba neza yuko kuba igihangange mu kwizera, kuba intwari yo kwizera, ntabwo ari ukubera imirimo ihambaye wakoze, ahubwo hari ibyo ugomba kuzuza, nibyo tuza kureba. Niba mushaka kubona ibyo ndimo kubabwira, murebe kuri iyo liste y'abantu tuza gusoma. Ese wakubaza Abeli yakoze iki uretse ko batubwira ko yatambye igitambo kikanezeza Imana? Ese wakubaza akakubwira ati Sara yakoze iki ko agaragara muri urwo rutonde, yakoze iki uretse kubyara Isaka? Ese wakubaza akakubwira ati Rahabu indaya y'i Yeriko yakoze iki cyatuma yinjira mu ntwari zo kwizera kandi yari indaya? Usanga hari ibintu byinshi twibeshyaho twibwira ngo hari abantu bamwe Imana ishyira hejuru ngo ikabatetesha, ariko ntabwo ariko Imana yacu imeze. Na Yesu ubwe yigeze kubyemeza. Hari igihe yahagaze ahantu bari barimo gutura amaturo, ngo abone umupfakazi umwe ngo atuye ngo akantu k'agakoroto, ngo aravuga ngo murebe uriya mupfakazi utuye igikoroto atuye kurusha bariya batuye inoti. Uretse ko atari ko byari bimeze icyo gihe, inoti ntazabagaho, baturaga ibikoroto mu buryo butandukanye mu bunini. Ariko isobanuro yatanze yaravuze ngo uriya ngo atanze kurusha bariya bose batanze byinshi, ngo kubera yuko atanze ibyagombaga kumutunga, ngo bariya bo barimo baratanga ibibasagutse. Haleluya. Hanyuma ijambo ry'Imana rikatubwira ngo Yesu yashimangiye ko uwo mupfakazi yanejeje Imana nubwo yari yatanze bikeya. Ubundi yicaye mu nzu y'umufarisayo, murabyibuka, barimo kubakira, hanyuma haza indaya imujya ku birenge, ihanaguzaho amarira, ishyiraho n'umusatsi, hanyuma batangiye kumutwama. Yesu aravuga ngo ariko buriya ngo Simoni, ngo uyu mugore yagiye ku birenge byanjye ngo abihanaguza umusatsi ngo ashyiraho n'amarira, ngo nyamara ninjiye mu nzu yawe ngo ntiwampa n'amazi yo gukaraba. Bikubwira ngo nubwo Simoni w'umufarisayo w'umuyobozi yari yubashywe n'abantu, ariko mu maso ya Yesu iriya ndaya yari yamukoreye ikintu kidasanzwe. Niyo mpamvu yanavuze ngo uwababariwe byinshi akunda cyane. Muzabibona kenshi Yesu akunze gukora bene ibyo bintu. Hari nubwo yajyaga abwira abafarisayo n'abanditsi akabwira ngo indaya n'ibyomanzi birabatanga mu bwami bw'ijuru, kuko mu maso y'Imana ikinezeza Imana gitandukanye n'ibyo twebwe abana b'abantu tureba. Niyo mpamvu muri uku kwiga aba bantu twise ngo ni intwari zo kwizera, tugomba kureba n'iki Imana ishima gituma umuntu aba intwari yo kwizera. Uyu munsi turatangira tureba umwe muri abo bantu, ndetse ubundi urebye bagombaga kuba ari intamenyekana. Nidusoma muri icyo gice cya 11 mu Baheburayo, ndagira ngo tuhajye turasoma kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4, kuko umuntu wa mbere utangiye urwo rutonde, ubundi urebye witegereje neza, nta kintu gihambaye yakoze. Uyu munsi turiga ku ntwari yo kwizera yitwa Abeli, mwene Adamu na Eva. Baratubwira ngo dusome ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bizaba, kandi niko kuduhamiriza kw'ibyo tutareba ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. Kwizera niko tumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye biboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera
niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamwa ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Ibintu bitatu batubwira kuri Abeli. Baratubwira ngo yatanze igitambo kigaragara mu maso y'Imana ko ari cyiza kuruta icya Kayini. Icya kabiri, ngo Imana imuhamya ko ari umukiranutsi. Icya gatatu, batubwira yuko ngo akivuga nubwo yapfuye. Dushatse twavuga ngo akivugwa nubwo yapfuye. Niki rero cyatumye Abeli atanga igitambo kikaruta icya Kayini kuba cyiza? Niki cyatumye Imana imushima ko ari umukiranutsi? Niki gituma n'uno munsi akivugwa, izina rye rikaba ryanditse mu ntwari zo kwizera, kandi nta gikorwa gihambaye yigeze akora uretse gutamba igitambo? Reka kugira ngo dushobore kubyumva neza, nuko dusubira inyuma tukareba buriya buzima bwa Kayini na Abeli. Bibiliya itubwira neza yuko Kayini na Abeli bari abana ba Adamu na Eva. Bakatubwira yuko Kayini ngo yari umuhinzi. Reka tubisome ne kubivuga mu magambo yanjye gusa, kuko tugiye kureba kugereranya ubuzima bwa Kayini n'ubwa Abeli biraza kudufasha kumva neza uburyo dushobora kuba intwari zo kwizera mu isi nk'iyo dutuye. Kuba intwari zo kwizera mu isi nk'iyo turimo. Baratubwira ngo itangirira ibice 4 kuva ku murongo wa mbere, ngo kandi uwo mugabo atwika Eva umugore w'inda, abyara Kayini, aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka, na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati niki kikurakaje, kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Ikintu kibabaje cyane. Mureke tubanze turebe aba bana babiri, kuko niho turi buze gukura amasomo. Ibintu bitatu tushobora kwigira kuri ubuzima bwa Kayini na Abeli bidufasha kumenya neza icyo ugomba kuzuza kugira ngo winjire mu rutonde, winjire mu rugaga rw'intwari zo kwizera. Icya mbere, Kayini yatuye imyaka. Hano baratubwira ngo Kayini azana ku mbuto z'ubutaka ngo aziture Uwiteka. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi bajya babeshyira Kayini, bakavuga ngo icyatumye ituro rya Kayini Imana ngo Kayini yari yazanye ngo ibishyimbo ngo by'injonjori, ngo azana ngo n'ibijumba by'imijindiri, ngo atura ibintu mbese ngo atitayeho. Ibi bintu bene data muba mubeshyira Kayini. Ntabwo byanditse muri Bibiliya, nta nubwo bifite na fondoma biblique nimwe. Ahubwo nimushaka kumva neza icyatumye iri turo ritandukana, mubanze mwumve neza ngo Kayini yatuye imyaka, Abeli atura umwana w'intama. Ahangaha rero niho hari ikintu gikomeye cyane, kuko nimureba mu Baheburayo badusobanurira neza icyatumye bigenda bityo. Uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo mu gice cya 9 kuva ku murongo wa 19 aravuga ngo Mose amaze kubwira abantu bose amategeko yose nk'uko yategetswe yose, yenda amaraso y'ibimasa n'ay'ihene n'amazi n'ubwoya bw'intama bwazigishijwe inzigo itukura, yenda n'urubingo, nuko abiminjagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose, arababwira ati aya niyo maraso y'isezerano Imana yabategetse. Nuko ihema n'ibintu byose barikoreshagamo nabyo abimanjegeraho amaraso. Kuko ukurikije amategeko, ibi mubyumve neza, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Iri turo Abeli yatuye na ririya turo Kayini yatuye byatandukanywaga n'ibintu bibiri. Kayini yatuye ituro ritava amaraso, Abeli atura ituro ry'umwana w'intama uva amaraso, igishushanyo cya Kristo
umwana w'Imana uzadupfira, kuko nubwo Adamu na Eva bari bamaze gukora icyaha, icyo Imana yakoze bari biremeye ibicocero bikoze mu bibabi by'ibiva mu butaka. Imana iravuga ngo yica inyamaswa, ivusha amaraso, irangije ivanaho uruhu, irarubambika kugira ngo batagenda bambaye ubusa. Igishushanyo cy'ibyo Yesu azadukorera. Nicyo gituma ibitambo byose byagombaga, cyane cyane ibitambo byo kubabarirwa ibyaha, byagombaga kuba ibitambo biva amaraso binezeza Imana. Niyo mpamvu iki cyari igishushanyo cy'icyo Yesu azadukorera naza ku musaraba. Kubera ko Yohana abona Yesu bwa mbere agenda, yabwiye abigishwa barabwira ngo dore ntama w'Imana, dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nuko bene data, niba dushaka kumenya inzira ya mbere tugomba kwinjiriramo, umuryango twinjiramo kugira ngo twinjire muri kiriya cyumba cy'urugaga rw'intore zo kwizera, tugomba kubanziriza kuri Yesu n'umusaraba we. Abantu benshi bashaka gusimbuka iyo ntera, bakakubwira ngo ariko jyewe nkora imirimo myiza, ngo ariko jyewe ngo nubatse urusengero, ngo ariko jyewe ntanga amaturo, ngo ariko jyewe mfasha abantu. Bene data, inzira ya mbere yo kwinjira mu nzu y'intwari zo kwizera ica ku musaraba, kuko Yesu niwe gishushanyo, niwe ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, noneho ugatangira urugendo rwo kwinjira mu ntore, rwo kwinjira mu ntwari zo kwizera. Niba dushaka kunezeza Imana, ni ngombwa kwizera Kristo, kuko niwe wabaye igitambo cyacu. Aho Abeli yatanze umwana w'intama agatamba igitambo, twe nta bitambo bindi tugitamba by'inyamaswa cyangwa by'amatungo cyangwa n'ibindi. Njya numva abantu bitiranya ibintu. Ntabwo amaturo dutura mu rusengero ari ibitambo. Hari ibitambo, hari n'amaturo. Ntabwo twebwe dutamba ibitambo, dutanga amaturo atandukanye n'ibitambo, kuko igitambo cyacu cyatambwe rimwe gusa, ni Yesu wagiye ku musaraba akamena amaraso ye akanezeza Imana ku bwacu, noneho twebwe abamwizeye igitambo yatanze tukacyitirirwa. Niyo mpamvu babyita gutsindishirizwa. Ntabwo ari twebwe twitsindishiriza, nta nubwo dutsindishirizwa n'imirimo yacu, dutsindishirizwa n'amaraso ya Yesu yavuye ku musaraba. Yesu umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Haleluya. Niyo mpamvu rero Pawulo yaranditse aravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, ngo kandi umuntu uyoborwa na kamere ntashobora kunezeza Imana. Ntabwo uzinjira mu ntwari zo kwizera kandi utarigeze ugira no kwizera, kuko kwizera twizeye Kristo nitwo kutwinjiza muri iyo nzu. Haleluya. Iki ni ikintu tugomba gusobanukirwa bene data. Ibyo dukora byose kugira ngo uzinjire muri izi ntwari zo kwizera, ugomba kubanza ugatamba igitambo, ariko atari wowe ugitambye, ahubwo ukizera igitambo watambiwe, aricyo cya Kristo yatanze ku musaraba, kikanezeza Imana kubw'abamubanjirije n'abo mu gihe cye n'abazakurikiraho bose. Mwambwiye ngo amen. Ariko ikindi cya kabiri tubona kidufasha kumva neza icyo tugomba gukora kugira ngo twinjire muri ruriya rugaga rw'intore rw'intwari zo kwizera, nanone tugisanga mu myitwarire ya Kayini. Kuko baratubwira ngo Imana imaze kwanga kiriya gitambo cya Kayini, Kayini yerekanye ko ari umuntu ugengwa na kamere. Nibyo Pawulo avuga ngo umuntu utwarwa na kamere ntashobora kunezeza Imana, kuko Kayini yararakaye. Biranagaragara ko Imana yari ikivugisha abantu, kuko Imana yaramanutse iraza ivugana na Kayini, namubwira ngo ariko Kayini, niki gitumye urakara? Urakajwe niki? Ese uramutse ukoze ibyiza we ntiwashimwa? Uramutse wumva ibyo nababwiye ntiwashimwa? Wenda birashoboka yuko Adamu na Eva bari barabwiye abana babo, bakababwira ko hariho isezerano bafite, ko hari uzaza akamena umutwe w'iriya nzoka, ariko bakababwira yuko n'Imana yatambye inyamaswa kugira ngo ibambike. Ntabwo mbizi kuko byo Bibiliya ntibitubwira, ariko ikigaragara nshaka kuvugaho ni uyu mutima wa kamere Kayini yagaragaje. Ngo yagaragaje uburakari, ndetse ahindura isura, ngo ahekenya amenyo, akambya agahanga. Ibi ndabivuga kubera yuko urebye uko babivuga hariya muri kiriya gice, ngo Imana yaramubajije ngo Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Mu zindi translation nta nubwo bavuga ngo agaragaza umubabaro, ngo ahubwo agaragaza uburakari. Ahekenya amenyo, akambya agahanga, kubita agatoki ku kandi. Ngo Uwiteka abaza Kayini ati ariko niki kikurakaje? Niki kikurakaje? Kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro?
nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Iri ni ryo jambo natwe tubwirwa uno munsi. Imana ihora ibaza abantu ngo ariko kuki mugendera mu byaha? Imana ihora ibaza abantu ikavuga ngo nyamara dore ibyaha byitugatugiye ku muryango, ni wowe bishaka. Mwene data urimo kumvira ijambo, wenda byaragufasha, wenda byarakucikamiye, wenda byaragusingiriye, ariko Imana iravuga ngo dore ibyaha byitugatugiye ku muryango, ngo ariko nubirwanya uzabinesha. Niko hasi byanditse. Ubundi byashoboraga no guhindura akavuga ngo ariko nubirwanya uzabinesha. Icyatumye Kayini igitambo cye kitanezeza Imana nuko yari afite umutima mubi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka, ngo ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Ntabwo Kayini yatanze igitambo afite umutima utunganiye Imana. Bene data ibi ngibi mubyumve, tuhora tubivuga iteka ryose, gukizwa biroroha, ariko gukiranuka ni urugendo. Kugira umutima utunganiye Imana, ukagira umutima Imana yishimira, kuko kenshi twebwe inyuma tugigaragaza imihango nka biriya Kayini yakoze, tugatanga amaturo, tukajya mu mihango y'idini, ariko Imana ikavuga ngo ya jyewe ndeba ku mutima. Kayini yari afite umutima udatunganiye Imana. Ahangaha rero niho tubona yuko kugira ngo Abeli anezeze Imana, umutima we wari umutima wumvira. Yumvise iby'Imana yavuze, iravuga ngo nimutambe ibitambo ngo mujye muzana ibiva amaraso, ariko Kayini aravuga ngo ibyo ari byo byose jyewe ndi umuhinzi, ibyo nzanye. Imana ikavuga ngo ya bikora uko nakubwiye. Kandi nenda kubabwira bene data, nuno munsi dufite benshi barimo kugenda nka Kayini. Hari iby'Imana yavuze, hari ijambo yandikishije, ariko ubu hirya no hino ku isi abantu ijambo barimo kurihindura. Baravuga ngo iyi Bibiliya twebwe suko tuyemera, ngo iyi Bibiliya igomba guhinduka, ngo twebwe ngo hari uko tubyumva, ngo twebwe twize amashuri, ngo ibi ntibihura na siyanse, ngo ibi nibi, ngo ibi na biriya. Ariko Imana ikavuga ngo ya ushaka kunezeza Imana agomba kugenda nk'uko Imana yavuze. Ushaka kunezeza Imana agomba gukora ibintu nk'uko Imana yamubwiye. Kayini Imana yaramubwiye ngo Kayini, dore ibyaha byitugatugiye ku muryango, ni iki kikurakaje? Ni iki gituma ushaka gukora ibibi? Kayini aranga, ndabikora uko nabigambiriye, ndabikora uko mbyumva. Ikintu kinababaje kurushaho kikwereka ko Kayini yari afite umutima mubi, ngo baragiye ngo Kayini abibwira Abeli murumuna we. Aragenda bageze mu gisambu aramubwira ngo shabe, ngo uzi ko Imana yambwiye ngo ibyaha byitugatuye mu mutima wanjye, ngo kandi ngo nindeba nabi. Arangije iby'Imana yamubujije, arambura ukuboko yica murumuna we. Bene data, hari abantu barimo kugenda mu muhanda wa Kayini, hari abantu barimo kugenda mu ntambwe za Kayini. Uzi iby'Imana yavuze, ubyizi iby'Imana yakubwiye, ariko kubera umujinya wawe, ariko kubera amarari yawe, ariko kubera byinshi, uragenda ukurikiza urugendo rwa Kayini, ngo yica murumuna we. Erega abantu benshi bibwira ngo Kayini kuba yarishe murumuna we ngo nicyo kimugira mubi cyane. Hari abatica ariko bagenda ukundi. Ikintu Kayini yakoze kimugira mubi nuko yanze kumva iby'Imana yamubujije. Ariko natwe benshi banga kumva iby'Imana yababujije, ngo jye mfite uko mbyumva. Imana yavuze gutamba ibitambo biva amaraso, ngo jye mfite uko mbyumva, ngo neza imyaka niyo nzagutura, ngo nuyanguyire iki. Imana iramubwira ati ariko Kayini ibi ntabwo ndi bubyemere. Imana bimubwira amubwira ati Kayini, dore ibyaha byitugatuye mu mutima wawe, urashaka kwica murumuna wawe, ngo ibyo ari byo byose ngo ndabikora, nabigambiriye kandi ntabwo uri buntanga imbere. Arabikora, arangije abikivume, abakabarore kabagenda batumvira Imana. Ariko Abeli yumvira Imana, abakabarore kabagenda bubaha Imana, bagakora ibyo yavuze. Nicyo gituma Bibiliya ihora idusubiriramo ata ngo umuntu ugengwa na kamere, ngo abumvira kamere ntibashobora kunezeza Imana. Niyo mpamvu baduha n'ingero nyinshi muri Bibiliya ukuntu ndetse Imana ibikora. Iteka ryose usanga hari umuvandimwe ugendera muri kamere n'undi muvandimwe ugendera mu kumvira Imana. Esawu yagengwaga na kamere, Yakobo akagengwa no kumvira Imana. Nubwo nawe yari afite amakosa ye yakoraga, ariko umunsi yahuye n'Imana ikamukora ku mutsi w'itako, ikamuhindurira izina akitwa Isirayeli, yagiye nk'umuntu w'Imana, atangira umuryango w'abantu b'Imana. Na hano turimo kureba Kayini yatangiye undi muryango, yatangiye undi murongo ugana mu byaha,
Abeli atangira undi murongo w'urugaga bagenda bubaha Imana. Ni wowe ugomba guhitamo. Iteka ryose Imana iravuga ngo dore nshyize imbere yawe ubugingo n'urupfu, ni wowe uri buhitemo. Dore nshyize imbere yawe urugaga rw'abanyumvira n'abatanyumvira, ni wowe uri buhitemo aho uzajya. Nitwe twihitiramo. Kayini yihitiyemo, nawe uyu munsi mwene data ndakubwira urihitiramo. Urahitamo abo muzagendana, urahitamo abo muzarangizanya. Kuko Bibiliya yatubwira ngo Abeli yumviye Imana, ngo nuno munsi aracyavugwa, no ku munsi w'amateka niwe hamagara amazina y'abera, Abeli niwe bazaheraho, kuko yumviye Imana. Ariko nanjye nzajyamo, ariko nawe uzajyamo, ariko n'undi azajyamo, kuko twahisemo. Hari inzira Imana yaduciriye iravuga ngo mujye mugenda muri izi ntambwe za Abeli, munyumvire, mugende muri izi ntambwe, mwizere Kristo nk'umucunguzi n'umwami wanyu, nimurangiza mukore mugire imitima intunganiye. Bibiliya bivuga iteka ryose ikavuga ngo hahirwa umuntu ufite umutima uboneye, kuko niwe uzabona Imana. Icyatumye Kayini atemerwa, yari afite umutima udatunganiye Imana. Bene data, rondora umutima wawe, ubitsemo iki? Yesu yagiye abivuga kenshi akavuga ngo abantu benshi mu mitima yabo ngo bahibitsemo ubusambanyi, ngo babitsemo ubugome, ngo babitsemo ubuhehesi, ngo babitsemo ubwicanyi. N'icyo ubitse mu mutima wawe? Ese ntiwawe urimo kugenda mu nzira ya Kayini aho kugenda mu nzira ya Abeli? Hitamo uyu munsi mwene data, umenye uko ugenda. Niba ushaka kuzinjira mu rugaga rw'abubaha Imana, niba ushaka kuzinjira mu rugaga rw'intwari zo kwizera. Haleluya. Kandi uru rugaga, aya matsinda abiri, usanga iteka ryose niryo somo rya gatatu dukuramo, ni nk'imiryango ibiri ituranye ariko idahuje. Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, ngo buriya ngo mu minsi ya nyuma hazaza ibihe birushya. Wumva ukuntu abyandika neza. Timoteyo wa 2 ibice 3 aramubwira ngo ubyitondemo, uhitemo uko ugenda. Mu minsi ya nyuma hazaza ibihe birushya. Ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Kategori y'abantu, kuko abantu bazaba bikunda. Muze kureba ibintu aba bantu bahuje na Kayini. Abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, ari indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zabo. Abameze batyo ujye batera umugongo. Iri ni ishuri ryo mu rugaga rwa Kayini. N'abandi bagenze nkawe barahari, bibyigenge barahari, babicaye, babagome, kandi mwitonde kuvuga abicanyi ntabwo bivuga umuntu wishundi. Yesu yaravuze ngo umuntu niyanga mwene se mu mutima ngo bwamushyira muri iyo kategori y'abicanyi. Ni ikintu gikomeye cyane tugomba gutekereza. Uri mu ruhe rugaga mwene data? Noneho yepfo akamubwira ngo ariko wehoho muntu w'Imana. Umurongo wa 14 arakubwira ngo ariko wehoho. Urumva amaze kumubwira ngo mu minsi ya nyuma hazabiri ya club yabuzukuru ba Kayini, ariko hazaba na club yabubaha Imana. Umurongo wa 14 muri icyo gice cya 3 cya Timoteyo aravuga ngo ariko wehoho ugume mu byo wize ukabyizezwa, kuko uzi uwakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Kayini yumvise ijambo ry'Imana yanga kuyumvira, ariko twebwe baratubwira ngo wowe muntu w'Imana ntuzagende gutyo, ngo kuko ibyanditswe byera byose ni ijambo ry'Imana, byahumetswe n'Imana, ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye. Imana yavuganye na Kayini imwemeza ibyaha byanga kubyemera, akora iki Imana yamubujije. Ariko twebwe iri jambo rigomba kutwemeza ibyaha byacu, ryarangiza rikadutunganya, rikaduhanurira gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose.
bigaragara rero ko Abeli yagendeye mu by'Imana yavuze, kuko ahandi Pawulo yandikiye Abanyeroma arabwira ngo kwizera guheshwa no kumva, kandi kumva kukazanwa n'ijambo ry'Imana. Abeli yari yarumvise iby'Imana ivuga, kuko niba Imana yaravuganaga na Kayini, igomba kuba yaravuganaga na Abeli nawe. Imana iravuga, Kayini yanga kumvira, Abeli arumvira, atamba igitambo kinezeza Imana, Kayini atamba igitambo kidahuye n'iby'Imana yavuze. Bene data, ndagira ngo mu gusoza twibaze iki kibazo: ese witeguye kugenda nk'uko Imana yavuze? Uno munsi ntabwo Imana idusaba gutamba ibitambo. Kristo yadutambiye igitambo rimwe rusa, amena amaraso ye arihirira ibyaha by'abari mu isi bose. Ariko hari icyo Imana idusaba, kandi nabyo bakoresha iryo jambo ry'igitambo. Pawulo yandikiye Abanyeroma arababwira ngo, bene data, mbwirijwe n'ubuntu bw'Imana nahawe, ndabinginga ngo mutange imibiri yanyu ibe igitambo kizima, cyera, gishimwa n'Imana, ngo niko kuyikorera gukwiriye. Ahandi Dawidi arandika muri Zaburi ya 51 aramubwira ngo, ibitambo wishimira ni umutima umenetse, umutima ushenjaguwe Mana ntuzawirengagiza. None mwene data, muri uyu mugoroba ndagira ngo wibaze iki kibazo: witeguye kwerurira Imana ukayizanira umutima wawe? Nta kindi kintu Imana igisaba umuntu, iramubwira ngo, mwana wanjye, mpa umutima wawe. Kuko iyo wahaye Imana umutima wawe, n'ibindi byose, iby'ubugingo byose ngo niho bikomoka, n'ibindi byose, utanga umubiri wawe ukaba igitambo kizima, cyera, gishimwa n'Imana, ukinjira mu rugaga rw'intwari zo kwizera. Uyu mugoroba niba wumvise iri jambo rikora ku mutima wawe, uyu niwo munsi wawe wo kwakira Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe. Uyu niwo munsi wawe wo kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo wa munsi Imana nizahamagara intwari zo kwizera, nawe uzagaragarimo. Ndenda kukubwira mwene data, niwumva tuvuga intwari zo kwizera, ntutegereze abantu b'ibihangange. Niwumva tuvuga intwari zo kwizera, ntutegereze abantu bakoze ibidasanzwe, kuko nabo barimo, ariko nawe ushobora kuba intwari yo kwizera aho uri, kubwo kumenya Kristo, kubwo kugendana na Kristo. Ntiwisuzugure, ntiwigaye, kuko agaciro kawe ntikava muri wowe, agaciro kawe ntikava mu mirimo wawe, agaciro kawe kava mu maraso ya Kristo yamenetse ku bwawe. Imana ikavuga ngo, dore uburyo ngukunda, dore agaciro naguhaye. Twe turi abantu b'igiciro cyinshi, twaguzwe amaraso y'igiciro. Niba wizeye Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe, uwo ni uri we. Uri umuntu w'igiciro, uri umuntu w'imbaraga, uri umuntu ushobora kuba intwari yo kwizera. Iyandikisha uyu munsi niba utariyandikishije, kandi wari umaze kwakira Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe, guma mu rugendo, komeza utumbire Kristo. Nk'uko aho mu Baheburayo niho ndangirije, aravuga ngo, ubwo dukikijwe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, bariya bose ba Abeli, bariya bose ba Mose, bariya bose ba Aburahamu, bariya bose ba Sara, bariya bose ba Dawidi, ngo noneho ngo twiyambure ibituremerera byose, ngo n'icyaha gishobora kutwizingiraho vuba, ngo dusiganirwe aho dutegekwa, ngo dutumbire Yesu wenyine, ngo uwo niwe banze ryo kwizera kwacu, kandi niwe gusohoza rwose. Imana ihabwe icyubahiro, ubwoko bwayo duhabwe umugisha. Kandi nawe ndagusaba mwene data, mu ntwari zo kwizera ntuzaburemo. Mu ntwari zo kwizera ntuzisuzugure ngo wibwire ko utashobora kujyamo, ngo nuko udafite ubutunzi bwinshi, udafite amashuri menshi. Intwari zo kwizera zishobora kuba umuntu ucishije bugufi, zishobora kuba umuntu woroheje, zishobora kuba umuntu udafite n'icyo afite. Lazaro yarazamutse ajya mu ijuru, kandi ku isi yari umukene, ariko umukire babanaga ajya mu muriro, kuko atizeraga Imana, yizeraga ubutunzi bwe. Mwene data, ntiwisuzugure, ntiwigaye, injira mu ntwari zo kwizera. Imana ibahe umugisha, Imana ihabwe icyubahiro. Dusenge Imana. Turagushimye Mana yacu, reka iri jambo tumaze gusoma, iki cyitegererezo cya Abeli na kiriya cyitegererezo cya Kabarore cya Kayini, bitubere icyitegererezo. Uturinde kugenda mu nzira ya Kayini, uturinde kugenda mu bantu